Iyi nkuru yacu y'uyu munsi tuyitangirana n'umugabo wari umukire cyane witwaga Gerard. Gerard ntiyari umukire gusa, yari n'umunyacyubahiro kuko yari yubashywe cyane. Yari umugabo w'umukozi uzi gukora cyane, wabize ibyuya, akarara amajoro menshi cyane adasinziriye, akigomwa byinshi kugira ngo agere nk'aho yari asigaye ageze. Nubwo yari afite ubutunzi bwinshi n'amafaranga menshi anezerewe, ariko si byo byamuhaga umutuzo ngo binamunezeze cyane kurusha uko yanezezwaga n'umuhungu we witwaga Prince. Umuhungu we Prince yari icyubahiro cye, yari ishema rye, yari ibigwi bye, yaramukundaga cyane kandi yahoraga anamuhangayikiye cyane. Kuva kera umuhungu niwe wari impamvu ye yo kubaho no gukora cyane, agahatana cyane kuko yatangiye kumurera wenyine afite imyaka 9. Mubona ageze nk'aho yari ageze afite imyaka 28, ari umusore uhamye, umusore w'ubwema, umusore mwiza, muzima, wiyubaha, umeze neza cyane, ufite umuco n'uburere, utarigeze yijandika mu ngeso mbi ngo atwarwe n'amaraha ya gisore. Byamuteraga gushima cyane ndetse akumva aranezerewe cyane, ariko kandi nanone akanahangayikishwa n'ejo hazaza he, kuko yatekerezaga yuko ashobora kuzahura n'urushako rubi, agatangira kuva mu murongo muzima no guta umutwe. Prince yari yaramwishyuriye mu bigo by'amashuri byiza cyane bikomeye, atangira kandi kumutoza hakiri kare gukora, kuba umugabo, kuba umuyobozi no guharanira kuba umunyacyubahiro nk'uko byari bimeze kuri we. Muri icyo gihe ariko Prince yari amaze imyaka igera ku 9 mu mahanga, ntago yari aherukanye na papa we. Icyo gihe papa we Gerard yicaye, yongeye gutekereza ku bintu yari amaze iminsi atekereza, nta kindi arakora. Yahise afata telefone ye ahamagara Prince. Prince akimwitaba, papa we aramubwira ati muhungu wanjye umeze ute? Prince ati meze neza, nanjye nendaga kuguhamagara. Yahise amubaza nawe uko ameze, hanyuma amubaza nuko kampani yabo imeze. Papa we nawe yahise amusubiza amubwira ko ameze neza, ariko ibya kampani ntiyagira icyo abivugaho, yigira nk'aho atigeze abyumva, ahubwo aramubwira ati Prince umaze imyaka myinshi yo mu mahanga, umaze kuhabonera ubumenyi bufatika, uhakuye degree zirenze 3, wimenyereje kandi unakorera muri kampani zikomeye cyane zaho ngaho, umaze kuba inzobere. Ngaho mbwira, ni iki kindi utegereje? Prince ati papa ndacyarimo. Papa we ntiyatuma arangiza iyo nteruro, ntiyatuma arangiza kuvuga ibyo ashaka kuvuga, muca mu ijambo ati Prince mwana wanjye, njyewe sinkibyiruka, ndimo ndasaza, kampani yacu kandi ni wowe wenyine ikeneye. Akomeza amubwira ati abantu bose baragutegereje, nababwiye ko kampani itakiri iyanjye ifite nyirayo. Abamambure ba board baragutegereje, n'abakozi birirwa bambaza igihe umuyobozi wabo mushyashya azazira. Prince yacecetseho gato, yageze aramubwira ati papa nzaza vuba, kandi nzaza vuba cyane unyizere. Papa ati ndakwizeye mwana wanjye, iriya kampani ni iyawe, ntago nayivunikiye kugira ngo tuyigurishe ku bandi bantu, nzishima ninyibona imeze neza mu biganza byawe. Prince aramuhumuriza aramubwira ati wivunika papa, ibyo umbwiye rwose ndabyumva neza cyane, kandi nzaharanira ko itazigera ijya hasi, nzakora uko nshoboye kose ahubwo izazamuke cyane. Mu gitondo cyakurikiyeho boss Gerard yagiye ku cyiciro gikuru cya kampani aho yakoreraga. Akinjira mu nyubako buri wese yarahagurukaga akamusuhuza amwenyura, akamwereka ko amwishimiye kandi kanamwubashye cyane. Ageze muri ofisi ye yaricaye, hanyuma afata telefoni arahamagara, abwira sekreteri we yarahamagaye ati bwira Nikita nsange mu biro byanjye. Mu minota mike koko Nikita yahise yinjira ariko afite ubwoba bwinshi. Yari umukobwa mwiza cyane, wari manager wa kampani ye. Nikita yari smart ku mubiri ndetse no mu mutwe, umukobwa kandi wagaragazaga ubuhanga bwinshi. Bari bamaze imyaka irenga 6 yose bakorana, kandi agahora ari indashyikirwa ku bigendanye n'akazi rwose. Gerard yabonaga ntacyo amunengaho na kimwe. Akimara kwinjira yasuje boss we, boss nawe aramusuhuza ahita amusaba kwiyicarira. Nikita yaricaye, hanyuma Gerard aramubwira ati uri umwizerwa muri iyi kampani kandi urakora cyane. Nikita biramushimisha cyane, aramwenyura, hanyuma aramushimira ati murakoze cyane boss.
Gerard nawe atangira kumwenyura, akomeza anamubwira ati niyo mpamvu nagutumyeho, nashakaga kugushimira no kukubwira ibi bikurikira. Nikita kumva ibyo bintu yagize ubwoba bwinshi buvanze n'amatsiko, hanyuma atega amatwi ngo yumve icyo boss ashaka kumubwira. Agiye kumva ariko bitunguranye, yumva ibyo boss amubwiye ntaho bihuriye n'akazi, kuko yahise amubwira ati rero nk'uko nabibabwiye ngira umuhungu we witwa Prince, nubwo mutaramubona kandi muhora mwifuza kumubona, ariko nzi neza ko ibyo bintu mubizi. Nuko Nikita aramubwira ati yego kuko ndabizi boss. Nuko boss akomeza amubwira ati umuhungu wanjye rero arinda kugaruka, azaza vuba cyane. Nikita aramwenyura aravuga ati wow, ibyo ni byiza cyane. Boss Gerard ati rero uwo muhungu wanjye Prince ndashaka kuzabahuza mukamenyana ndetse nkazanabashyingira. Ese wabyemera, wakemera kumbera umukazana? Nikita yagize ngo yumvise nabi, yumva ntabyumva, ati njyewe boss, njyewe umukazana wanyu? Gerard araseka ati yego nibyo wabyumvise neza cyane, ndifuza ko wambera umukazana. Nikita yahise agaragaza ibyishimo byinshi cyane mu maso ye, ahita abyemera nta kuzuyaza, yemera kuzashyingiranwa n'umuhungu wa boss, nubwo ataramuzi, atazi n'ikintu na kimwe kuri we. Yahise abyemera gusa nyine ngo nuko ari umuhungu wo mu bakire, kandi nyine uzaba n'umuyobozi wa kampani mu minsi iri imbere. Nuko akomeza avuga ariko yumva atarabyumva neza, ati ndabyemera cyane, muri abantu beza, nta muntu wakitesha kuba umukazana wanyu. Gerard nawe yahise amwereka yuko yishimiye igisubizo cye, ati urakoze cyane kubyemera. Ahita amuhereza ikiganza, ati urakaza neza mu muryango wacu wa Gerard. Nikita akomeza kumushimira cyane, ubona nyine byamurenze atarabasha kubyumva. Boss yakomeje amubwira kandi ati ubwo uhise uba n'umwe mu banyamuryango b'iyi kampani, kandi turakwishimiye cyane. Nikita akomeza kwishima anamushimira cyane. Nikita yakomeje kumwenyura yifata mu gituza, akomeza gushimira ati murakoze, ni ukuri murakoze cyane, ntabwo mwakumva ukuntu umutima wanjye unezerewe, ni iby'igiciro cyinshi gushyingiranwa n'umuhungu wanyu. Ndi umunyamahirwe kandi mwarakoze cyane kuntekerezaho no kumpitamo. Gerard nawe akomeza kumushimira ati warakoze kwitwara neza cyane no kugaragaza umuhate mu kazi, nkabona ko nta wundi mukobwa ubereye umuhungu wanjye mu bakobwa bose bakora hano muri iyi kampani. Nikita bikomeza kumurenga, abura uko yifata, akomeza kumushimira cyane. Hanyuma Gerard amusaba kwigendera, ati ibindi rero naho umuhungu wanjye Prince yaje, usibye ko nawe aho yicaye abizi neza ko azashyingiranwa n'umukobwa witwa Nikita. Aramubwira ati ntago murahura, ariko nzi neza ko buri wese azishimira undi, kandi ibi nkubwiye ni ibanga, sinshaka yuko hari uwundi muntu ubimenya rwose, kuko abakobwa ndabazi mugirana amashyari, hatazagira umuntu ukugirira nabi, aguhora ko muri iyi kampani yose ari wowe natoranyijemo. Uramenye, ntugire umuntu n'umwe ubwira. Nikita aramubwira ati humura rwose boss, nta muntu n'umwe nzabwira, nta muntu n'umwe uzamenya ibyo tuganiriye nonaha. Hanyuma boss aramubwira ati ndakwizeye ko uzabika iryo banga, ariko umuhungu wanjye rwose naramuka aje mukamenyana mugashimana mugakundana, nakubwira iki rwose muzatangire mubigaragaza uko mubishaka. Nikita akomeza kwishima aramubwira ati niko tuzabikora boss, ndabigusezeranyije, nta hantu uri buse kuza kubyumva. Hanyuma akingura umuryango arigendera agasubire mu kazi ke. Nikita amaze kugera imbere y'umuryango ataragera kure, yahise yumva yagaruka akamusaba kumwereka ifoto ye, ariko ahora habihera kubera ukuntu yamutinyaga. Ubundi akavuga ati ariko ubundi ifoto ndayishakira iki, ifoto ni iyiki? Ubundi Gerard kari mwiza buriya yabyara umwana mubi. Yagira hati ni akazi k'ubundi nashaka aba ari mubi cyane rwose, aba ameze nka Beethoven cyangwa se nka Sogoro Keju. Ibyo ngibyo njyewe ntacyo bimbwiye, icyo mpfa nuko ari umwana mu babosi, kandi ari nawe uzaba umuyobozi w'iyi kampani mu minsi iri imbere. Ibyo ngibyo birahagije, nta n'ikindi kirenze ibyo ngibyo nkeneye. Nikita yakomeje kwidunda cyane akavuga ati Nikita ndakize koko, si uku nguku umuntu akira akiri mutoya,
si uko umuntu asezera ku muruho no ku mihangayiko ndetse no ku bukene bw'iyi si. Nahereye kera ndwana no kubona inote, ndwana no kubona ifaranga mu nzira zose zishoboka, mu nzira nziza n'imbi singire ifaranga na rimwe nsubiza inyuma, none dore amafaranga aranyizaniye. Nikita yari yishimye, ibyishimo byari byamurenze. Uwamurebaga wese mu maso yahitaga abonamo ibyishimo bidasanzwe. Gusa nta kintu na kimwe yatekerezaga ku bigendanye n'urukundo rw'uwo bari kuzabana. Yatekerezaga ku ifaranga gusa, ibindi yumvaga bitamureba. Gerard aho yari ari muri ofisi hashize akanya gatoya Nikita asohotse, yahamagaye sekreteri we ati bwira Debora ansange hano muri ofisi yanjye. Debora nawe yari umukobwa mwiza wakoraga mu bigendanye n'icungamutungo. Debora yahise aza yinjira ariko afite ubwoba bwinshi cyane, reka kandi abugire nimugiye kuko ni nayo nshuro ya mbere boss yari amutumyeho muri ofisi. Akicara n'ubwo bwoba bwose yahise amubwira ati Debora, nashakaga kugushimira kubera ko uri umukozi mwiza cyane. Akomeza amubwira ati nashaka kugushimira kubw'umuhate wawe, ubushishozi, ubuhanga, imbaraga zawe. Uracyari muto ariko ibyo utanga biruta kure cyane uko ungana wowe. Utanga umusaruro mwinshi cyane urenze uko ungana. Muri departement yanyu uri umwe mu bakozi beza cyane, tugendeye ku bigaragara inyuma ndetse no ku magenzura atandukanye agenda akorwa. Nuko aramubwira ati ntago rero natinya kukubwira yuko ngushimira cyane kandi komerezaho. Debora yari yagize ngahari ni nk'inzozi yibereyemo, yumvaga atabyumva, ntabwo yatekerezaga yuko boss yamubwiraga amagambo nk'ayo ngayo. Gusa yarishimye cyane, ashaka no kurira ariko arifata. Gerard nawe amuhereza ikiganza amushimira cyane, hanyuma ahita amubwira nk'ibyo yari amaze kubwira Nikita ko umuhungu we agiye kuza. Ati ndashaka ko muzamenyana mugakorana bya hafi, ariko nkanibaza nti kuki se ubundi ntazanabashyingira niba wabyemera. Debora arikanga ati gushyingiranwa se n'umuhungu wanyu? Bose ngo umuhungu wanyu? Gerard aramwenyura ati yego ibyo wumvise nibyo neza cyane, mwembi mugashyingiranwa, muracyari bato, muri abahanga, mwazagira ejo hazaza heza cyane mwembi ndabizeye kandi. Debora yahise amwenyura ati ndabyemeye kandi ni iby'igiciro cyinshi cyane, ndumva ntazi n'icyo navuga. Bose ni ukuri murakoze cyane. Ubu se koko mvuga iki? Mbabwira iki? Mvuga iki koko ko bindenze? Gerard akomeza kumwenyura ati rega si ngombwa kugira icyo uvuga, wowe gusa urasabwa gutegura umutima wawe kuko umuhungu wanjye Prince ari hafi kuza. Debora akomeza kunezerwa cyane, hanyuma Gerard aramubwira ati ubungubu wakigendera hanyuma yazaza nkazabahuza mukazamenyana nyine ibindi mukabyipangira. Naragushimye mubwiye imico yawe nawe aranyurwa, humura muzahuza ariko genda ubigire ibanga, abakobwa ndabizi mugirirana amashyari. Aramubwira ati ntugire n'umwe ubwira kuko batangira kukibazaho cyane kuko ari wowe nahisemo muri iyi kampani yose, maze ugatangira kugenda wumva nk'ibintu by'ibihuha ko wenda hari uwundi mubano uri hagati yanjye nawe, ko ariyo mpamvu naguhisemo kandi ubizi neza ko uwo mubano ntawe uhari. Rero sinshaka ko ibyo bintu by'ibihuha bitangira kukuvanga mu mutwe bikagutesha umutwe. Bihorere ugende wicecekere, wirinde ayo magambo kandi wirinde n'abakugirira amashyari kuko bashobora no kukugirira nabi. Maze Debora ahita amubwira ati humura sinzabivuga, nanjye nyine ndabizi yuko abanyeshyari baba bahari. Ninde mukobwa n'umwe utifuza gushyingiranwa n'umuhungu wawe se? Ndabizi bangirira nabi cyane, ngomba guceceka nkaruca nkarumira. Debora yakomeje kumushimira, hanyuma ahita ahaguruka arasohoka, maze ageze hanze akomeza kwishima cyane, ahita agenda yerekeza mu biro by'aho yakoreraga. Debora ageze muri ofisi yakomeje gutekereza ku magambo yaganiriye na bosi, akavuga ati hari ubanza ari inzozi, ndumva ntabyumva gute se kuko biriya bintu niwe ubimbwiye, ubungubu nenda kuba umugore w'umuyobozi w'iyi kampani, ibyo si bishoboka bite? Ubu njyewe nzaba umukazana wa Gerard?
yumvaga atabyumva, akavuga ati ahari ubanza narose ku manywa. Yatekereje ikiganiro cyose bagiranye, ageze aho yibuka n'ukuntu yamubwiye ngo azabigira ibanga, maze akavuga ati mbivuga kubera iki se ko nzabakubita surprise bakumirwa. Nikita wirase wigize Miss muri iyi kampani azajya heka mbabaje. Fiona we se birirwa bavuga ngo niwe mwiza cyane kuturenza twese, ngo kandi ngo n'umwana mwiza ngo aranitonda, ikindi kandi aracyari muto kuri twebwe, bamutakarije cyane, bamutatse cyane kubera icyo atari we bahisemo. Ubu ngubu mwiza kubarenza bose ntagaragaye, ubu ngubu ntibigaragaye ko ari njyewe mwiza muri iyi kampani. Kanicecekere bose bazumirwa. Nzashyiraho akadomo ari uko Prince yaje. Deborah yakomeje kwicara n'akazi neza karamunanira, akavuga ati ariko mbega surprise y'umwaka we nako y'ikinyejana, ngomba guceceka. Buriya uriya musaza rwose Gerard ni umuhanga cyane, azi ubwenge, azi neza amashyari ya ba Nikita, bivuze bararabangiriye nabi. Akavuga ati mana yanjye, mana koko uri igitangaza, ubu koko ngiye kuba boss lady, kanangire mbigendere mbe nanitoza uko abasirimu babaho nuko bitwara. Imipango kwa Deborah yari nyinshi cyane, akavuga ati inshuti zanjye nazo ngiye kuzihindura, atazagira unsebya mu bukwe bwanjye, niko rwose ngiye kubikora, atazagira abazaza kunsebya kuko icyiciro cyanjye nari ndimo cyahindutse. Deborah yatangiye gukora imibare, akavuga ati Prince naza ntago azajya ahembwa munsi ya miliyoni 3. Yakomeje guteranya cyane, akabona amafaranga Prince azajya ahembwa ku mwaka, akavuga ati mbega ibifaranga, kandi si umushahara wonyine, iwabo ni n'abakire bafite indi mitungo myinshi cyane, aya azajya abona yandi ku ruhande niyo menshi kurusha n'aya ngaya. Yaridunze, araseka cyane, arishima biramurenga. Uwo munsi Deborah rwose ntago yigeze yongera gukora akazi, yiriwe mu mibare y'amafaranga, agafata amaliste ndetse akandikaho n'abantu bagomba kuzajya bagendana nabo batazongera kuvugana. Yumvaga agomba gutangira kugendana n'abakire, akaba inshuti n'abakire kugira ngo bazamutahire ubukwe, amafoto azaza asa neza cyane. Neza ifoto y'umunsi w'ubukwe bwabo yarayikururaga akayibona mu ntekerezo, nubwo umuhungu yari ataranamubona. Mu by'ukuri kuri Deborah buri kimwe cyose yari yahise gitegura, aho ubukwe buzabera, inzu bazabamo, mbese mu bitekerezo bye ubukwe bwari bwageze kure. We na Nikita batangiye kwitegura umuhungu cyane, maze Nikita atangira kwitwara ukundi kuntu, atangira kujya asuzugura abantu baciriritse, atangira kwiyemera cyane, akumva nyine batakiri mu rwego nk'urwe. Batangiye guhindura amavuta bisigaga kugira ngo bagire amafresheri, batangira kwikoraho biratinda. Deborah koko ibyo yavugaga nawe yahise abishyira mu bikorwa, inshuti ze rwose yahise azihindura, atangira kujya agenda yimenyekanisha ku bakire, imibereho ye rwose ihita ihinduka mu kanya nk'ako guhumbya. Bose barabarebaga bakibaza icyababayeho, maze bakumirwa kuko batari bazi nyine impamvu ibatera ibyo byose. Kuko abakobwa batangiye kwitegura umuhungu mu ibanga rikomeye cyane, niko n'umuhungu yari arimo kwitegura kugaruka. Igitondo kimwe ku kibuga cy'indege, abantu bari benshi, inshuti n'imiryango baje kwakira abantu babo. Prince w'icyo gihe, umushoferi wa papa we niwe wenyine wari umutegereje, ahita amutwaza ibyo yari afite byose, berekeza ku modoka nziza cyane yari yaje kumutwaramo. Bageze iwabo basanze papa we amutegereje cyane n'urukumbuzi rwinshi, maze nyuma y'imyaka 9 yose batabonana, bahita bahoberana cyane, bagwanamo biratinda. Papa we yatangiye kumubwira ati Prince mwana wanjye, warakuze cyane, wabaye umugabo, ubona mwiza cyane kurenza uko nakubonaga ku mafoto. Prince agaseka, akamubwira ati nawe we wakabyaga cyane papa, uzi ko wajya guntera ubwoba ngo warashaje cyane kandi umbeshya, ndabona ugikomeye cyane ukiri urwembe rwose ntawe urajya. Bose bagaseka, hanyuma papa we amubwira ko yishimiye kongera kumubona kandi ko atewe ishema nawe, hanyuma amuha karibu. Binjiye mu nzu bakomeza kuganira, hashize akanya gato babaha karibu ku meza. Prince yari afite apeti nyinshi cyane, nk'ukumbuye ibyo kurya by'imuhira. Basoje, basubiye mu ruganiriro, bakomeza kuganira, hanyuma papa we aramubwira ati Prince mwana wanjye, hari ibyo nifuza ko twaganira by'ingenzi. Prince aratuza, hanyuma aramubwira ati nguteze amatwi n'ukuri.
Papa we yahise atangira kumubwira ati urabizi neza ukuntu navunitse nkanigomwa byinshi kugira ngo nubake nk'ibyo ngezeho uyu munsi wa none, nawe kandi imyaka ugezemo ntukiri umwana ukundi, ukeneye umufatanya urugendo rw'ubuzima. Rero ndashaka umuntu wumva neza ibya bizinesi uzagufasha gukomeza kubungabunga iriya kampani yacu. Prince ajya mu rujijo ati sinkumva neza dawe, ubwo urashaka umukobwa umeze gute se? Umukobwa uzi ibintu by'ishoramari? Papa we ati benda gusa nabyo, gusa ntubigireho ikibazo cyangwa se ngo binaguhangayikishe kuko igisubizo ndagifite. Aramubwira ati hari abakobwa babiri beza bakora hariya kuri kampani kandi b'abakozi cyane rwose. Amubwira byose kuri bo, amubwira n'amazina yabo, ati umwe yitwa Nikita undi yitwa Debora. Yamubwiye byose ukuntu byagenze, ati nababwiye yuko nshaka kubashyingirana. Prince ntiyabyumva ati ibyo bishoboka bite se? None se papa wamitiyemo uwo tuzabana? Ibyo bintu koko waratinyutse urabikora? Papa ati mwana wanjye ntunyumve nabi, njyewe niko nabitekereje kubikora kandi numva byatugirira umumaro. Prince ati oya papa, ibyo rwose ntabwo bishoboka. Nk'ubu si yo nza mfite umukunzi, ari uko umukobwa twakundanaga hashize igihe gito dutandukanye, hari ibyo tutumvikanagaho. Papa we kubyumva biramushimisha cyane, ati ibyo ni byiza cyane, niba byaragenze gutyo rwose mugatandukana ni byiza. Nari nzi ko ugiye kumbwira ngo ko mfite umukunzi biragenda bite, none ndumva bibaye mahwi cyane, ubwo nta mukunzi ufite biroroshye. Yakomeje amubwira ati aba bakobwa babiri ndimo kukubwira bona bakorera kampani nk'abikorera, umwe muri bakubereye umugore mugafatanya, kampani yazakomeza kuzamuka nta kabuza. Prince ati ariko se papa, nzaba nubatse urugo kubera kampani cyangwa kubera urukundo nkundana n'uwo tuzaba tugiye gushyingiranwa? Ese nindamuka nta n'umwe nkunze muri bo, byo bizagenda bite? Ese ubundi abo bakobwa bahise bashigukira kubana nanjye batanagize n'amatsiko yo kumenya, ubwo urumva ari shyashya? Ubwo nta kintu utekereza papa? Ese niba bashaka kwirira amafaranga gusa, urumva kampani yo yazamara kabiri? Prince yakomeje amubwira ati njyewe mfite impungenge z'uko abo bakobwa rwose bakurikiye amafaranga, kuko ukuntu bahise babyemera bakanabyishimira cyane nk'uko urimo kubimbwira biratangaje cyane. Rero niba ari uko bimeze, ndamutse ngize uwo mbana nawe muri abo ngabo, kampani rwose yazahita isenyuka kandi nanjye bizansigira ihungabana rikomeye cyane. Papa we kuko yatekereje ukuntu abakobwa bahise bashigukira kubana n'umuhungu we bataranamubona, aramubwira ati mwana wanjye umbabarire, nibwiraga ko natekereje neza, nibwiraga ko ari ikintu kizima nari nkoze, ariko wa mugana umuntu ashobora kuba arimo kwibeshya cyane. Prince aramubwira ati papa, mariage ni ubuzima, ntabwo njyewe nashyingiranwa n'umuntu ngo nuko akora akazi ke neza gusa nta kindi. Njyewe ndimo ndatekereza nti ese imico yabo imeze ite? Ese bitwara bate muri cya gihe baba batekereza ko nta muntu n'umwe ubareba? Ese byaba amahwi umwe muri bo akankunda nanjye nkamukunda, tugahuza tukazabana sinzigere mbyicuza? Papa we aramubwira ati ikintu tugiye gukora ni kimwe, wowe uzaze ukore muri kampani, ntuzagire umuntu n'umwe wibwira, hanyuma abo bakobwa bombi uzabitegereze urebe ko hari uwo washimamo. Prince abitekerezaho ati kuva nta muntu n'umwe nzi biroroshye, reka nubahe igitekerezo cyawe. Koko nzaza, ariko ntago nzafata poste yo hejuru yatuma buri mukobwa wese bimworohera kunkunda. Nzaza nifatire poste yo hasi, ndetse kandi yo hasi cyane iciriritse rwose. Njyewe ninza nzaba umusekirite. Papa we kubyumva kumva ko umwana we ashaka kwigira umusekirite, ati ibyo bintu ntabwo bishoboka, ndakubujije mwana wanjye, ntabwo nakemera ko uba umusekirite, uramenye rwose, reka aho kugira ngo ube umusekirite, iyo mipango yacu tuyireke bizaba uko byakabaye. Prince aramubwira ati papa, nubashye icyifuzo cyawe, nanjye mbabarira ubinyemerere nzabikore nk'uko ndimo kubitekereza. Nimba umusekirite, bariya bakobwa bose tuzahura, abantu bose binjira n'abasohoka bazajya banshaho, nzajya mbitegereza, nzabiga neza uko ari babiri, nzakubwira uwo nzahitamo, ntabwo bizatinda, nzaguha igisubizo vuba nimara guhitamo.
nimara guhitamo kandi ni nabwo nzigaragaza, nzi noneho nyobore company bose bamenye uwo ndi we. Icyo gihe noneho nzaba nzi unkunda bya nyabyo, kandi uko biri kose uwo nzaba mpisemo muri ubwo buryo ndizera yuko azambera umugisha. Papa we kumva igitekerezo cye yahise amukora mu ntoki ati wabaye umugabo sha, icyo gitekerezo cyawe rwose ndagishyigikiye, bikore gutyo, ngaho hindura izina kugira ngo batazakumenya. Prince aratekereza ati nzitwa Ndera, nzitwa Manase. Papa araseka amubaza uko iryo zina aritekereje. Prince nawe aramwenyura amubwira ko ari ibintu bipfuye kuza gutyo gusa, hanyuma kuva icyo gihe nyine koko biyemeza ko azitwa Manase. Ku kazi kuri company, umusekirite wakoraga amanywa bamubwiye ko bamuhaye akaruhuko, bamuha n'amafaranga yo kuba yita ku muryango we, bamusezeranya ko atagomba kugira impungenge ko ikiruhuko cye nikirangira bazamutumaho akagaruka. Gusa bakomeje kumuhemba n'umushahara we w'ukwezi, baramubwira ngo ntugire ikibazo na kimwe. Nuko Prince nawe ibya Prince abisiga mu rugo ajya ku kazi yibereye Manase. Yabwiye papa we ati ntuzigere umfata nk'umwana wawe igihe cyose nzajya mba ndi mu kazi. Papa we ati ibyo humura bindekere rwose ntugire impungenge. Hanyuma aravuga ati Mana, reka umukobwa ukwiriye umuhungu wanjye abe ari we uzatsindira umutima we. Ku munsi yagombaga gutangiriraho akazi yashyikirijwe iniforume nshyashya z'abasekirite yagombaga kuzajya akorana akazi. Kujya mu kazi kandi imodoka ze nziza cyane yazisize ziparitse ku ruhande, yigendera ku kamoto nabwo ntikamugeza aho yakoreraga neza, ahasigaye ahagenda n'amaguru. Akazi ke yatangiye kugakora neza cyane, n'abakozi batangira kuza mu kazi. Barahageraga akabakira neza amwenyura akabasuhuza, gusa abamwerekaga ko bamwitayeho babaga ari bake cyane, hari n'abo byabaga bimeze nk'aho batigeze banamubona. Ibintu nk'ibyo ntacyo byari bimubwiye kuko n'ubundi mu kazi nk'ako ngako yari yiteze kuzahuriramo nabyo. Icyo yakoraga yaritegerezaga cyane akanumva, ariko we akavuga makeya. Abakozi bose bamunyuze mu maso, bamwe bamubwira nabi, nta n'ikintu nyine yigeze abagira, abandi akabona ari abantu beza, abazindutse, abakererewe cyane, byari uruvange. Gusa muri abo bose nta n'umwe wari uzi ko uwo muntu banyuzeho ari we wenda kuzaba boss wabo mu minsi mike. Muri icyo gitondo abakozi batangiye akazi, hanyuma Nikita ajya kwibutsa boss we ko bafite inama saa yine. Mbere y'uko agenda ariko yabanje kumubaza amakuru y'umuhungu we Prince n'igihe azazira. Gerard ati ntabwo harya nabikubwiye, urugendo rwe rwarasubitswe, ihangane, bishobora gufata andi mezi ariko ntabwo bizarenga amezi 5. Nikita nubwo byari bimubabaje ariko ntiyabigaragaza, aramwenyura aramubwira ati boss nta kibazo, nzakomeza gutegereza nihanganye. Hanyuma ahita yisohokera aragenda. Uko abandi bari bari busy mu kazi, hari harimo n'umukobwa witwaga Fiona wakoraga ibintu by'ikoranabuhanga, wari umu IT muri company. Fiona ari umukobwa mwiza ukiri mutoya ariko kandi unitonda, unitwara bitandukanye n'uko bagenzi be bitwaraga. Amafaranga yahembwaga wabonaga atayakoresha ngo yiteho nk'uko byari bimeze kuri bagenzi be. Ntabwo yahinduraga imyenda, inkweto, amasakoshi kenshi nk'abandi bakobwa bakoranaga, we wabonaga rwose arimo itandukaniro. Benshi bakanamuvuga bakanamuseka bibaza bati ese amafaranga ahembwa yamaze iki? Ibyo byose Fiona arabyumvaga ariko akicecekera, agakunda guhora yisekera, nyamara mu mutima we habitse ibintu byinshi cyane. Fiona akimara kurangiza kaminuza, amahirwe ntago yahise amusekera ngo ahite abona akazi nk'uko byagendekeye bamwe mu bo biganaga. Yamaze igihe kinini ari umushomeri, nta kazi, yaragerageje ariko byaranze. Nyuma yaje guhura na Nikita wahoze ari inshuti ye mu mashuri yisumbuye. Nikita w'icyo gihe yari ameze neza cyane, ni manager wa company ikomeye. Icyo gihe Fiona yamubaje niba atamubonera akazi, Nikita amubwira ko akazi agahari ko yakamuha, ariko nawe akagira icyo abanza kumusaba. Fiona ati ubwo se niba ari inyoroshyo ko nta mafaranga mfite ko kurumva nayakura he? Nikita ati niba nta mafaranga ufite biroroshye cyane rwose, kandi nyine
ni n'ibintu abantu bose bakora, niba ntayo ufite uzajya uyakura ku yo uzajya uhembwa buri kwezi uko wahembwe, niba ubyemera uze tuguhe akazi uzajya unyishyura buhoro buhoro buri kwezi uko uzajya uhembwa, uzajya ungenera 60% ku mushahara wawe, hanyuma nawe usigarane 40%. Fiona kumva ibyo bintu byaramutangaje cyane, ati ngo iki? Ubwo si ibyo bintu bikazaba mu gihe kingana iki? Nuko Nikita aramubwira ati nyine urumva, ubundi iyo uyafite yose wari kumpereza 3,000,000. Niba rero utabishoboye uzajya umpereza umushahara wawe 60% yayo uzajya uhembwa mu gihe kingana n'imyaka 2. Nirangira rwose ntacyo nzaba nkikubaza, uzajya uyahembwa yose uko yakabaye. Fiona yaratunguwe cyane, ntabwo yari azi ko umuntu wahoze ari inshuti ye yamuha akazi ku kiguzi nk'icyo ngicyo. Nuko aramubwira ati none se waretse nibura tukagira nka 20% akaba ariyo nzajya nguha, nanjye ngasigarana 80% koko. Ubwo se ninguha 60% ugatwara menshi nzajya nsigarana iki? Nikita araseka atari kuzi ko urimo gukina n'ubuzima. Ubwo se urumva ugiye umpa 20% wazarangiza kuri ya maryari mu myaka wenda nk'icumi? Ntabwo ibyo rwose bishoboka. Fiona aramubwira ati byibuze reka tujye tugabana turinganize, utware 50% nanjye nsigarane 50%. Nikita arabyanga ati oya, niba utabyemera ubwo ngubwo nyine nta kazi ukeneye ntabwo ugashaka. Ubwo nzashaka ubundi nkihera kuko hari abantu benshi bashaka akazi hanze aha bakabuze, ku buryo n'iyo umuntu ababwiye ngo bamare n'iyo myaka 2 badahembwa n'igiceri cy'5 babyemera. None wowe ndimo ndakubwira ngo uzajya usigarana nayo 40% ukabyanga? Nabyo nari mbigukoreye nyine kubera ko uri inshuti yanjye, ubundi wakabaye uza ugakora udahembwa nyine muri icyo gihe cy'imyaka 2. Fiona abonye umukobwa nta mikino afite, atekereza imyaka irenga 4 yose amaze ari umushomeri, nuko arabyemera. Nuko bakora deal ko nyine azajya akora agasigarana 40%, 60 yose asigaye manager Nikita akayitwarira. Abantu bakorana babaga bazi ngo arakora agahembwa benshi, ariko ntashake kwiyitaho nk'uko byari bimeze kuri bagenzi be, bakirwa bamuvuga ngo ni umunyabugugu, nyamara umukobwa yari yarashize. Gusa nyine ibyo byose ntabwo byamubuzaga kwishima no kwisekera. Nubwo ibyo bintu byamubabazaga, ariko yagiraga icyizere ko umunsi umwe ibyo byose bizarangira nawe akajya abona umushahara wose uko wakabaye. Fiona nubwo yari yemereye Nikita ko azajya amuha amafaranga gutyo agatangira akazi, ariko ntabwo yari azi ko mu kazi Nikita azamuhindura nk'umucakara we. Kuri uwo munsi saa sita zigeze, manager Nikita avuye mu nama yari yagiyemo yaraje kandi aza avuga ko ashonje cyane, ko akeneye ikintu cyo kurya. Yahise afata telefone ahamagara Fiona amubwira ibintu byose ashaka kurya, ati genda uze kubinzanira. Fiona nta kindi yagombaga kurenzaho, ubwo nyine yabaga abizi neza ko bazayakuramo yazamuha yahembwe. Gusa Nikita yamubarishaga nabi, hakaba nubwo amutumye ibyo bintu byose binahenze gutyo, nta mafaranga yagendanye, nta n'igiceri cy'5 yifitiye, hakabaho n'igihe bimusabye kuguza abandi bagenzi be kugira ngo abone ibyo Nikita yabaga amutumye. Fiona yarababaraga akavuga ati kuki atarindira ko mpembwa ngo nyamuhere rimwe koko, ikindi kumpindura nk'umucakara we antumaguza buri kanya uko yishakiye. Ibyo twigeze tubisezerana koko? Fiona byakomeza kumubangamira, ariko kubera ukuntu yashakaga akazi ke akihangana akabikora kugira ngo batamwirukana. Nubwo yumvaga amaze kurambirwa ibyo bintu, ariko yafashe ikaramu yandika ibyo bintu byose Nikita yari amaze kumubwira ko akeneye, kugira ngo atagira n'akantu na kamwe yibagirwamo, kuko iyo byabaga hakagira nk'akantu yibagirwa yatangiraga kumutonganya cyane, akamushyiraho n'iterabwoba kubwo nyine atagikeneye akazi ke. Nuko Nikita akomeza kumugira umucakara we, umukobwa nawe araceceka yanga kumutanga, ntiyagira ikintu na kimwe avuga, akomeza kwicecekera. Nubwo yumvaga amaze kurambirwa ibyo bintu byose, ariko yafashe ikaramu yandika byose Nikita yari amaze kumubwira ko akeneye. Yagombaga kubyandika kuko
nk'iyo yibeshyaga hakagira nk'akantu kamwe yibagirwa, wasangaga Nikita atangiye kumurakarira cyane, hanyuma Fiona nawe akagira ubwoba bw'uko ashobora gutakaza akazi ke. Yamaze kubyandika hanyuma arahaguruka arasohoka aragenda ngo ajye kubigura. Ageze imbere ya gate Nikita arongera aramuhamagara aramubwira ati nibagiye kukubwira yuko nkeneye n'imbuto, wongereho k'umuneke cyangwa se wenda pome. Fiona nawe utaragombaga guhakana arikiriza ati yego nta kibazo ndabizana. Bahise batandukana kuri phone, hanyuma Fiona ariruhutsa ati mana koko ibi bintu bizarangira ryari. Yahise akomeza kugenda ariko yumva bimutesheje umutwe cyane. Kuri gate ahageze Manase tuzi nka Prince yari ahagaze afite registre mu ntoki hari ibyo arimo kuzuzamo. Yahise abona Fiona nawe azamusanga ashaka gusohoka afite urupapuro mu ntoki ariko ubona asa n'ufite ibintu byinshi cyane arimo gutekereza. Yahise amusuhuza, Fiona nawe aramwikiriza mu kinyabupfura cyinshi cyane n'agaseko ku munwa asa n'uhisha za stress yari amaranye akanya. Prince yahise amufungurira ngo atambuke ariko ya karamu yari afite arimo kwandikisha muri registre iramucika yikubita hasi. Bose bahise bisanga bahuriye hasi bunamye bashaka kuyitoragura, ariko Fiona kuko yari yaguye yerekeza aho yari ari ayigeraho mbere aba ari uyitoragura maze ahita yimuhereza. Prince yaramushimiye cyane hanyuma Fiona nawe akomeza ajya kugura ibyo Nikita yari amutumye. Prince yasigaye yibaza ku mukobwa akavuga ati mbega umukobwa w'umwana mwiza, ntameze nk'abandi bose nabonye, ntago ansuzuguye, afite uburere rwose, ampaye agaciro nk'ikiremwa muntu kandi ni na mwiza. Yakomeje kumutekerezaho naho Fiona agarukiye aramwitegereza cyane ntiyamuva mu ntekerezo, akomeza gushaka kubimenyaho byinshi kubw'amahirwe aza no kumenya amazina ye ko yitwa Fiona. Ageze mu rugo yabwiye papa ati papa hariya hari abakobwa benshi beza, bose ntago wari kubahitamo ngo bikunde, ariko mu bakandida wampaye ndabona waragombaga kongeramo n'uwitwa Fiona. Papa we ati uwo mukobwa nawe nari ngiye kumwongeramo wa gatatu ariko ntago ndamumenya neza, nta gihe kinini gishize atangiye akazi, gusa nawe nari namutekereje ariko icyo cyo kuba ntaramumenya neza nicyo cyabaye imbogamizi kubera ko nta n'umwaka aramara. Prince yakomeje kumushimira ati ntago nahita mfata umwanzuro aka kanya kuko ariyo nshuro ya mbere twahuye, ariko nawe ndumva twamushyiramo akaba wa gatatu. Gerard aramusubiza ati niba ubyifuza ndabigukorera rwose ntugire impungenge. Mu gitondo Fiona bamutumyeho mu biro bya boss, bamubwiye ko boss amushaka yaratitiye cyane arebaza ati nakoze iki, niriye kosa nakoze, none se Nikita namwitwayeho nabi none yampimbiye amakosa kugira ngo banyirukane. Ubwoba bwaramwishe n'ibyuya biramurenga, yumva abuze uko yifata, atangira gutekereza ibintu byinshi cyane, atangira kwibaza amakosa yaba yakoze ariko akayashaka akayabura. Nubwo yari afite ubwoba bwinshi bungana uko ariko yagombaga kwitaba akajya kumva icyo bamushakira. Yaragiye yinjira n'ubwoba bwinshi cyane na boss arabibona ko afite ubwoba, amusaba gutuza, arangije amubwira impamvu itumye amutumaho neza neza, amubwira nk'ibyo yabwiye Nikita na Deborah. Fiona we ariko akimara kumubwira amagambo nk'ayo ntabwo yigeze atangira kwiterera ibirere ngo agaragaze ibyishimo byinshi. Yari atandukanye cyane n'abo bakobwa bandi babiri. Yaratuje hanyuma aramubwira ati mwarakoze cyane kuntekerezaho, ariko ntago nababwira ngo ndabyemeye kandi ntaranamubona. Ntago nakwemera ngo nzashyingiranwa n'umuntu ntazi ntaranabona, ntazi imico ye n'imyifatire ye. Ngiye kukubwira ngo yigo rwose naba nkubeshye. Boss yabaho yari abonye umukobwa wihagazeho biranamutangaza cyane, aramubwira ati noneho nyemerera naza nzabahuze, ibindi bizaba ari ibyanyu, nimushimana muzakundane, nimutanashimana kandi nabwo nta kibazo, ubwo nyine buri umwe wese azashakishiriza ahandi. Fiona ati ibyo byo birumvikana, ni nabyo byiza kurusha uko nahita mvuga ngo yego kandi ntaranamubona. Gerard ati ngaho igire mu kazi kawe,
naza nzakubwira. Fiona yahise yigendera n'umutima mwiza cyane rwose, nta guhubuka, nta kwirukankira amafaranga nka Nikita na Deborah. We yumvaga ibyo atanabyitayeho habe namba. Icyo yumvaga yashyira imbere cyane ni urukundo ashobora kumukunda naramuka amubonye. Yumvaga ari rwo rwonyine ruzatuma afata umwanzuro wo kuvuga yego cyangwa oya. Ku munsi wakurikiyeho, Prince yigiriye ku kazi ke k'ubusekirite nk'uko yari yabyiyemeje. Akazi kaho katangiraga saa moya za mu gitondo. Abakozi benshi babaga bamaze kuhagera nka saa moya n'igice. Abakozi hafi ya bose bari barangije kwinjira. Nka saa moya na 45, Prince yumvise ashaka kujya mu bwiherero cyane. Arebye neza abona nta modoka irimo iza, abona kandi nta n'undi muntu uri hafi aho ngaho uri muze ashaka kwinjira. Yahise agenda ko kajya mu bwiherero, yagendaga yihuta cyane ngo ahite agaruka atagira uwakerereza kandi nta nubwo hari kure. Akiva aho ngaho neza neza, Nikita yahise ahagera n'imodoka ye, ahita atangira kuvuza amahoni cyane, acisha n'umutwe mu idirishya, atangira gutongana ati cya kigoryi cy'umusekirite mushya kiri hehe. Yaritunganyije akomeza no kuvuza amahoni cyane. Hanyuma Prince nawe aza yirukanka afunga umukandara neza, anihanagura ibiganza kuko yari amaze gukaraba intoki. Yaje umutima wamuvuyemo kubera amahoni y'imodoka yari arimo kumva. Icyo gihe kandi nubwo Nikita yavuzaga amahoni cyane ameze nk'uhuruza, si we wenyine wari uparitse aho kuko hari n'izindi modoka zari zahise zihagera, ariko bo bari biturije, ntago byari bimeze nk'uko Nikita byari bimeze. Prince yahageze asanga Nikita noneho yasohotse mu modoka, nawe aza amusaba imbabazi ati mumbabarire naringi. Atararangiza kuvuga aho yari agiye ngo anasaba imbabazi, Nikita yahise amukubita urushyi, maze Prince yumva injerere mu matwi. Abari aho bose bari bumiwe bati kura imodoka yawe mu nzira, uduhe inzira twigendere. Nikita nkaho yagiye mu modoka ye ngo agende, yakomeje gutonganya Prince ati gute utuma ntegereza wanjijiwe, gute wangumisha kuri gate. Prince ati mumbabarire ntago nabishakaga, ntago nashaka kubakerereza nuko nari ngiye mu bwiherero, mumbabarire n'ukuri. Nikita ati babarire nawe ubwawe, ese ubu ni ninde uba wabahaye akazi koko ntabereke n'abayobozi ba hano bose? Njyewe ndi manager, urimo uranyumva? Ntukave hano utarabona ko ninjiye. Yakomeje kumutonganya cyane aramubwira ati umusekirite wasimbuye we yarabizi neza, nta nubwo yashoboraga kugenda ntaraza. Uwo musekirite ndimo kukubwira yakoraga neza kukurenza 100%. Ahita amwegera amushyira urutoki ku gahanga ati niwongera gukora ubugoryi nk'ubu ngubu wakoze ukanyerereza, ntabwo uzakunda ibyo nzagukorera. Ahita akatagenda akubita agakweto anivugisha ati nimara gukora ubukwe na Prince ntabwo muzankira, njyewe Nikita nzajya mbirukana uko nshaka. Prince ako kantu yarakumvishe nubwo yakavugiraga mu matama, nubwo kandi yari amaze kumurakaza cyane, yamutonganyije aramukubise urushyi, ariko kwifata byaranze maze araseka. Nikita ahita yindukira ati he kumbura nasetse, ndaza guhamagara kampani yanyu y'abasekirite bagukure hano bakwirukane kuko nta kintu na kimwe umaze. Nkaho kitakumvise ibyo nyibwiye ahubwo kiraseka gusa, uri ikigoryi gusa nta kindi. Nikita yahise agenda koko arahamagara ngo bamwirukane, maze baramubwira bati uramenye rwose uwo muntu uko yaje aho ngaho natwe ntago tubizi, uwahamuzanye ni nawe wenyine ufite ububasha bwo kuhamukura, genda gake rwose bitanagukoraho. Nikita yahise ababara kumva ko nta kintu na kimwe yabikoraho, atarahamara igihe gitoya ariko arabeshyura ubusa rwose kuko Prince naramuka aje ngiye mu ka CEO ntawe uzongera kumvuguruza. Prince we aho yari yasigaye yari yumiwe, maze akavuga ati uriya niwe mukazana papa yashakaga kuzagira, uriya niwe mukobwa yari yaramitiyemo mu bakobwa bose bari hano, ni igitangaza koko. Yakomeje gutekereza byinshi akavuga ati hari icyo anyeretse, ariko abantu bashobora kwigira beza bagaseka, bakerekana ko ari abana beza imbere y'aba bosi babo, bakerekana ko ari abakozi beza, nyamara imbere mu mitima yabo huzuyemo umwijima.
n'ubundi ndabizi uru rugendo ntago ruzanyorohera, ariko kandi nanone singomba no gucika intege uko byamera kose. Kwambara neza, kugira CV nziza, uburambe mu kazi no kugaragaza ko uri umukozi mwiza ntabwo bivuze kugira umutima mwiza. Imibanire y'umuntu n'abandi si amatitire afite, akazi akora, amashuri yize, ahubwo ni umutima w'ubupfura n'uburere yahawe. Ndashaka umukobwa wiyubaha kandi akanubaha abantu bose, abakire n'abakene. Ndashaka umuntu ubona agaciro k'ikiremwamuntu atagendereye kuri sitati na titire ye. Yahise avuga ati kuri Nikita nshishijemo umurongo, uriya ntabwo ari umukobwa twabana. Ubu ngubu ngiye kugerageza no kuri Debora. Mu minsi yakurikiyeho, Debora yakundaga kumunyuraho, Prince akamusuhuza, agashaka n'uburyo yamuvugisha kugira ngo arebe ko bamenyana. Baje kumenyana maze umunsi umwe Prince ajya kumureba aramubwira ati ese wampa iminota mike tukavugana? Debora aramubwira ati nta kibazo twavugana. Prince aramubwira ati mu minsi mike yamaze hano nanyuzwe n'uko umeze, uri mwiza kandi uri n'umwana mwiza, narakwishimiye. Rero nifuje yuko twamenyana biruseho, nibyo nashaka kugusaba, ese wabinyemerera? Debora wari wamuteze amatwi yahise aseka cyane, araseka aratembagara, araseka koko atahwi. Ni ubwa mbere hano baza n'umusekirite ufite confidence, wiyaminiye cyane gutya. Felicitation kabisa. Prince aramubwira ati murakoze, ariko ibyo maze kubabwira nari nkomeje. Arongera abisubiramo ati se Debora, ko nabishimiye, ko nifuza ko tumenyana biruseho, tukamenyana kurenza uko tuziranye, mwabinyemerera Debora? Debora arongera araseka, atangira noneho no kumusubiramo nyine, asubiramo ibyo amaze kuvuga. Ati se Debora, kuri mwiza, ko nakwishimiye. Arongera araseka ati gusa ukuntu urimo kubivuga, uzi ko unabisubiyemo we, rwose waranyishimiye, waranyuzwe, uri umwana mwiza, wa muhungu we uri fani pe. Prince kubera ukuntu yabonaga Debora yabiciye amazi, aramubwira ati Debora, nizere ko utari mu kunseka kuko ndakomeje, maze iminsi ngutekerezaho, nkanatekereza kubikubwira, ndakomeje cyane, iyi si imikino ndimo Debora. Debora kumva akomeza kuvuga izina rye bimutera umujinya, ati stop, sinongere kukumva uvuga izina ryanjye. Ako kanya noneho Debora wasekaga yahise arakara, akunja isura cyane, isura yirijima cyane ku buryo buteye ubwoba, nta wamenya ko ari we wari urimo guseka muri ako kanya gashize. Aramubwira ati reka nkubaze, ni ukubera iki niba ushaka kumenyana n'abantu bakomeye utagiye mu ishuri ngo wige ubiharanire? Uri umusekirite, ugomba kumenyana n'abasekirite bagenzi bawe, ugomba kumenya imbibi utagomba kurenga. Nta kwezi uramara hano, none utangiye kwirirwa utereta n'abo mutari mu rwego rumwe. Ntukajye ubona ngusekera ngo ugire ngo ndi ikigoryi gishobora gushukwa byoroshye n'umusekirite uri aho ngaho wa fake. Uri umunyamahirwe, ndi muri mood nziza cyane uyu munsi, niyo mpamvu nahagaze ngatega amatwi ubwo bugoryi bwawe. Prince ati ariko mumbabarire, ntago narengamije gutuma murakara, ahubwo nyine nuko numvaga ngomba kubabwira ukuri kw'ibindimo. Debora ati nyumvira, umbwira se umbwira ibiki? Ese uzi uwo ndi we? Ntago ndi mu rwego rwawe pe. Aramubwira ati nkwibira akabanga, usibye nuko ntanakundana n'umuntu woroheje nkawe, n'undi muntu rwose ntago nakirirwa mukunda, naba ndimo guta umwanya wanjye kuko abaherwe nka Gerard nawe urabizi ko muri iki gihugu ari bake cyane, njyewe ndi umukazana we, nta muntu wundi ugomba kumbwira ubusa. Debora yakomeje kumwihanangiriza ati niba udashaka kuzirukanwa rero ntuzigere wongera kumvugisha, no kunsuhuza ubwabyo nushaka uzabireke. Prince ati mumbabarire, ntago nari mbizi ko ari uko bimeze, ariko mvuga kumenyana namwe biruseho, ntago nari mvuze ko ari ukugira ngo dukundane. Abantu kuba bamenyana bakanaba inshuti
ntabwo biba bivuze ko hazamo n'ibyo gukundana, byari ukubasaba ubucuti gusa. Debora arongera arakara cyane ati ariko se ubundi ufite ubwenge buzima ngo inshuti, njyewe mba inshuti n'umusekirite? Umva, umwanya nataye urahagije, nakubwiye ngo ntuzongere no kumvugisha, kunsuhuza no kundeba mu maso, ndetse n'izina ryanjye uhite uryibagirwa burundu. Debora yahise yikaraga aragenda, asiga amwihanangirije ko atazongera rwose kumuvugisha ukundi. Icyo gihe Debora nubwo yapinganwaga na Nikita mu bwiza, ariko ntabwo byatumaga batavugana. Yahise ahura na Nikita aramubwira ati shawe, uzi umwaka umpuye nawo, uzi ko wa musekirite atinyutse akambwira ngo arankunda sha, ibaze ni ukuri urwego ngezeho. Nikita yarasetse aratembagara ati mana yanjye, kiriya gitipe nubwo ari ikibogara ariko nacyo rwose kirakabye kikarengera, kiba gifite ibi confidence ntazi ahantu gikura. Ubwo se koko akumva yuko wakundana n'umuntu nkawe? Nuko Debora aramubwira ati simbizi sha, ibaze ni ukuri ngo gitinyuke kimbwira ibyo bintu. Maze Nikita aramuhumuriza ati humura, buriya ntabwo ari muzima, buriya yasinze, dore ko bariya baba banyweye n'ibitabi utamenya ubwoko bwabyo. Bakomeje guseka cyane bamugira igitaramo, bavuga ngo ni ikigoryi ngo nta bwenge agira, nyamara ntabwo bari bazi ko uwo barimo guseka bamwita ikigoryi, bamwita umunyatabi n'umusinzi, ari we mugabo bose bifuzaga. Prince we yasigaye aho ngaho akavuga ati kubona umukunzi uri umukene ko mbona ari ibintu bitoroshye, biragoye cyane rwose. Ahari nambaye iyi myenda nta muntu nzigera mbona unyemerera urukundo usibye umusekirite nkanjye cyangwa se umukirina. Prince yatekereje byinshi, atekereza ukuntu mu kanya Debora amaze kumuca amazi agenda agakomeza kumwica. Yageze aravuga ati ngiye kureka kugendera kuri liste ya papa, abakandida be ngiye kuba mbaretse, n'ubundi hasigayeho Fiona gusa, nawe nta cyizere mfite cy'uko yazanyemera. Ngiye gukomeza kureba ku bantu banyuraho bakanyereka yuko banyishimiye cyane, abantu banyereka urukundo nibo ngiye gushakishirizaho. Ngiye kubaho rwose Fiona mwihoreye, n'ubundi nta kintu byamarira. Ndashaka umuntu nkunda, nashaka aba ari umukina, nashaka abe nta kazi agira, ariko nkunda byonyine birahagije. Mu minsi yakurikiyeho hari umukobwa w'umukirina witwaga Oliver, bari bamaze kumenyana. Yabonaga ari umwana mwiza, akunda kumunyuraho akamusuhuza, akaza no kumuganiriza, kandi akabona rwose agaragaza ko amwishimiye cyane. Umunsi umwe ari mu masaha y'ikiruhuko yaramwegera aramubwira ati Oliver, mu by'ukuri uri umwana mwiza, nashimye ukuntu wanyakiriye kigira hano. Naje nta muntu n'umwe tuziranye, nta muntu n'umwe nari nzi, nari mfite irungu, ntafite n'umuntu n'umwe twavugana, ariko ndagushimira ukuntu ukunda kuza ukanganiriza, ugatuma numva nyine ntari jyenyine. Oliver ati urakoze gushima, ariko nawe uri umwana mwiza cyane. Prince ahita amubwira ati nishimiye ubucuti bwacu ni ukuri, kandi ndashaka ko bwakiyongera tukamenyana biruseho, tukaba close cyane. Oliver aramubwira ati ikibazo se kiri hehe? Upfa kutazazanamo ibintu by'inkundo gusa, naho ibindi rwose njyewe ntacyo bimbwiye. Prince ati kutazanamo ibintu by'inkundo ushatse kuvuga iki se? Bibaye ari ugukundana nanjye se ntabwo wakemera ko dukundana njyewe nawe? Oliver ati yego pe, ntabwo njyewe nawe twakundana, uri umusore mwiza cyane, nta naho duhuriye mu bwiza, ariko ntabwo nagukunda. Prince ati na n'ubu ntabwo ndimo kubyumva, none se ni iyihe mico mibi unziho ku buryo utakundana n'umuntu nkanjye? Oliver ati imico mibi? Nta mico mibi na mikeya ndakubonaho pe, aho nakumenyeye nta mico mibi rwose nkuziho, gusa ntabwo twakundana cyangwa se ngo dushyingiranywe, ibyo byo ubimenye, njyewe ntabwo nabana n'umusekirite. Oliver yakomeje amubwira ati ibaze ariko mbanye n'umusekirite. Nuko araseka cyane ati baze nawe, ariko ibaze urwo rugo rw'umukirina n'umusekirite. Ndimo ndarukurura mu maso yanjye nkumva rwose ruransekeje cyane. Abana twazabyara bazahinduka iki? Bazahinduka abajura cyangwa se inzererezi? Aramubwira ati tekereza, ndi umukene, iwacu barakennye,
nawe kandi urakennye, ubwo wabona n'iwanyu mukennye, tubanye ntacyo twaba twungutse usibye kurushaho kuba abakene, noneho tugahinduka abatindi. Nta n'umwe wafasha undi kuzamuka, ni ugusubizanya hasi gusa. Ndimo ndatera intambwe nshaka kubuvamo, hari n'aho rwose maze kugera mbona ko hafatika. Ndashaka kuzashaka umugabo w'umuherwe, umugabo w'umukire utazansubizaho nahoze, akanankuraho ndi ubu ngubu. Nkundanye nawe naba nkoze ubugoryi bukomeye cyane, kuko ubukene bwaba bumbayeho karande, kuko n'abashyingiranywe n'ubukene. Prince ayo magambo yaramutunguye aranamubaza, yumvise ari nk'ikintu wamukubise mu gituza. Aturakomeje se? Olive ati cyane, cyakoze niba ari ukuba turi kumwe twiryohereza duhana ibyishimo nabyemera, ariko utazanzana ibintu byo gukundana nawe cyangwa se ibyo kubana, kuko byo nta nubwo nabirota mu nzozi. Prince yahise amubwira ati Olive, njyewe iyo mibare urimo ntago njya yigira. Njyewe icyo mbona tuba tugomba kwitaho ni umutima mwiza, umutima ugukunda, ukubaha kandi uguha agaciro. Olive araseka cyane, azunguza umutwe ati ngaho komeza ugire iyo mibare yawe ipfuye gutya, iyo mibare icuramye. Uzarinda upfa ukennye, uzapfa uri umutindi ngo ni inkundo z'ubugoryi zidafite gahunda. Njyewe nzi icyo nshaka, nzi n'uwo nshaka. Mfite lisite mu mutwe wanjye ndende cyane y'uwo twakundana n'uwo tutakundana, setu nta bindi rwose. N'ibyo bintu by'inkundo byawe by'ubugoryi bidafite gahunda rwose ntabwo njya bijyamo. Uzabure gushaka cya sugar mami gifite inote zishyushye, kizakuvana mu busekirite, ni akazi kawe rwose. Uzarinda usaza uri umutindi. Olive yahise yigendera, nuko amusigaho ngaho wenyine. Prince yakomeje gutekereza ku magambo ya Olive amutera ubwoba bwinshi cyane. Ntabwo yari azi ko hari abantu batekereza gutyo. Byaramuyobeye ariko biranamubabaza cyane. Yumva yanabivamo ibyo bintu byo kuba umusekirite akabireka burundu, akambara kositime nziza na karavati rwose byiza bimubereye, agatangira akajya mu kazi ko muri ofisi, ubundi bikaba uko byakabaye. Icyo gihe muri ayo masaha ya pause, Fiona we yarakiri muri ofisi. Agiye kubona Nikita yaramuhamagaye, kandi icyo yabaga amushakira yabaga akizi. Akimwitaba yahise amubwira ati Shafiyo, ndashaka ifi n'ifiriti wongereho n'icyo kunywa gikonje. Fiona ati sawa ndaje, ntange komande nibiboneka ndahita mbizana, nanjye ngiye muri pause ndaza mbizanye. Nikita ati yego sha, kandi ariko ntunatinde ndashonje cyane pe. Fiona arikiriza amubwira ati nta kibazo ndabanguka. Amaze gukupa aravuze ati ariko mana, ubu ngiye kumuzanira amafi n'amafiriti bimpumurira, maze nze muhereze arye, ntasigire n'agafiriti n'akamwe. Nyamara njyewe ubu ngubu ngiye kwiririrwa mu karu n'irindazi. Ese uko ko nzabigenza gute? Fiona yatekereje byinshi, ariko yumva atamutanga. Aravuga ati nta kundi, ariko 3,000,000 yansabaga ngo nzimuhembo n'akazi narazibuze. Kankomeze imbeho muri ubu buzima nihangane, igihe kimwe kizagera maze byose birangire, kuko nta kitagira iherezo. Yahise agenda, ageze kuri gate ariko asanga Prince ibitekerezo bye biri kure cyane kubera amagambo Olive yaramaze kumubwira, ndetse n'imyitwarire ya Deborah na Nikita. Yaratekereje cyane, yasaga n'udahari, yari yubitse umutwe yifashe mu gahanga. Fiona ahita amunyeganyiza ati yewe, ese wasinziriye? Prince ahita ashigukira hejuru, yubura amaso aramureba, ariko Fiona amurebye mu maso abona amaso ye yatukuye cyane, n'imitsi yo mu misaya yareze. Fiona ubwo wabura amwica, aramubaza ati none se urarwaye? Prince nta kintu aramusubiza, yahise amukoraho ngo yumve ko nta n'umuriro afite. Ati ndumva nta muriro ufite, ariko umeze nkaho urwaye umutwe. Yabivugaga kubera iyo mitsi yo mu gahanga yabonaga yareze, nuko n'amaso yari yatukuye. Prince nawe kugira ngo adakomeza kumubaza ibibazo byinshi, ati yego ndarwaye, ndwaye umutwe. Fiona yamugiriye impuhwe nyinshi cyane, ati pole ni ukuri, none se wagiye kwivuza? Prince ati oya, hano ntago nabona umuntu mpasiga, buriya amasaha yo gutaha nagera nimugoroba, umutwe ukirimo kundya, ndibuze kuza kujya kwivuza.
Fiona ubona byamuhangayikishije cyane aramubwira ati hangane ni ukuri. Yahise asohoka arigendera ngo ajye muri pause aze no kuza azanye ibyo kurya Nikita yari amutumye. Mu kugaruka kwe yahise anyura no kuri farumasi agura ibinini by'umutwe azana n'icupa ry'amazi. Ageze kuri gate yahise ahereza ibinini Prince aramubwira ati nkuzaniye ibinini by'umutwe, ndabizi umutwe urababaza cyane, binywe urebe ko wakoroherwa byibuze amasaha y'akazi abanza arangire, uraza kujya kwa muganga bivuze barebe icyo urwaye ariko byibuze umutwe udakomeje kukubabaza. Akira n'iri cupa ry'amazi unywe, njya mbona kunywa amazi menshi urwaye umutwe bigira icyo bifasha. Prince yarabyakiriye areba ibyo bintu, areba uwo mutima mwiza bimuhanye n'ukuntu arimo kumuganiriza neza, yumva avuze n'ikintu na kimwe yavuga ariko aramushimira aramubwira turakoze cyane. Fiona nawe yakomeje ajya kureba Nikita ngo amuhereze ibyo yari amuzaniye. Nimugoroba Fiona atashye yamunyuzeho aramubaza ati worohewe? Prince aramubwira ati yego wakoze cyane, ubu nta mpamvu zo kujya kwa muganga kuko ndimo kumva ameze neza, ibyo wampaye ni ukuri byamfashije. Fiona arishima aramwenyura aravuga ati wawu, rero nugera mu rugo ugerageze kuruhuka urebe ko warushaho kumererwa neza. Uwo mugoroba Prince ari mu rugo iwabo yari yicaye ku rubaraza arimo kumwenyura atekereza no ku mukobwa cyane. Bwa mbere bahura yamutoraguriye ikaramu, none yamuguriye imiti amuha n'amazi yo kunywa. Ntabwo yarekeye aho kandi kuko yaranakurikiranye amubaza niba byamufashije. Uwo mukobwa mwiza wari wamukuriye no kuva ku munsi wa mbere yakomeje kumugaruka mu ntekerezo cyane. Papa we yahise aza aho ngaho yari yicaye aza kuma mu mashyi atubanza noneho wafashe umwanzuro rwose, ubanza umugeni wamubonye. Yabivugaga kubera ukuntu yari amusanze arimo kumwenyura, nuko aramubwira ati ngaho mbwira abo bakandida banjye uko ari batatu bigeze hehe? Prince yatangiye kumubwira byose ati bose bavuyemo, hasigaye Fiona gusa niwe nkirimo kugerageza ngo ndebe ko hari ikizavamo kuko abandi bose byaranze banshiye amazi, nabonye rwose atari abakobwa bafite umuco twakomezanya ngo tuzabane, ntabwo nabana n'abakobwa bameze kuriya. Prince yakomeje abwira papa we ati bose bareba inifomu nambaye bagahita birebera hirya, nta n'umwe ureba umutima wanjye, nta muntu n'umwe ucyitaye ku rukundo, icyo bashaka ni amafaranga, titre, imodoka ndetse n'ibindi nk'ibyo. Papa we ati umbabarire mwana wanjye nagushoye mu bintu bitoroshye, ngaho gerageza kuri uwo wundi, gusa we tunaganira nabonaga atandukanye cyane na bariya bandi, nawe kandi nibidakunda uzifatira undi mwanzuro uri kubitekereza. Prince yahise amubwira ati humura papa, mfite icyizere ko umukobwa unkunda bya nyabyo nzamubona. Bukeye Prince yagiye mu kazi amuzaniye envelope irimo utuntu two kurya, hanyuma arayimuhereza aramubwira ati Fiona ndakwinginze mbabarira ntiwange ibyo nguhaye, mbiguhaye kugira ngo ngushimire umutima mwiza ejo wanyeretse ukanzirikana ukampereza imiti ndetse n'amazi yo kunywa, warakoze cyane kunyitaho. Fiona ntago yabyanze yarabyakiriye aramubwira ati urakoze gushima, ariko kandi nanone ntabwo byari bikwiriye kunshimira kuko biriya ni ibintu bisanzwe, nagufashije nk'uko nafasha undi muntu uwo ari we wese kuko kubaho ni ugufashanya. Prince aramubwira ati ntabwo uzi ukuntu buriya wamfashije, nanjye nari nahereye kare ntekereza kujya kugura imiti, ariko kubera hariya ahantu nkorera n'ukuntu hari abantu basanga ntari bagatangira kwitonganya cyane, nari nabuze ukuntu nyine ngenda, ariko wowe warabinkoreye ntarabigusabye, warakoze cyane kandi ndagushimira. Fiona aramubwira ati nta kibazo, hanyuma nyine atwara ibyo yari amuhaye arigendera. Fiona nawe yagendaga yumva mu mutima we hari ukundi kuntu arimo kwiyumva, atangiye no gutekereza ku muhungu cyane, akavuga ati mbega umuhungu w'umwana mwiza, uwo muntu udafite ubushobozi uhembwa udufaranga duke ariko kubera umutima umuzirikana akaba yigomwe, akaba ampereje bino bintu byamukoze ku mutima, ariko nanone ntiyabigira ibintu birebire cyane. Mu minsi yakurikiyeho
Fiona yajyaga mu kazi akamusuza bakavugana utuntu dukeya ubundi akigendera. Byageze aho Prince amusaba nimero ya telefone, yarayimuhaye batangira kujya bavugana, gusa bakavugana mu masaha atari ay'akazi. Igihe cyaje kugera amusaba ko bahura bakaganira, Fiona nawe arabimwemerera. Bahura, Prince yari afite ubwoba bwinshi cyane akavuga ati nk'ubu nawe abyanze koko nagira nte, mu by'ukuri ni nawe nakunze kurusha bariya bandi bose. Kuva ku nshuro ya mbere nkimukubita amaso nabonaga ari umukobwa udasanzwe. Prince nubwo yumvaga afite ubwoba bwinshi cyane ariko yagombaga kumubwira ibimurimo. Bari kumwe baganira, yageze aho aramubwira ati ndabizi simfite byinshi, sinambaye amakoti ahenze na za karuvate, simfite imodoka zihenze, simfite amagorofa, ariko mfite umutima wagutse kandi ukunda. Yamubwiye byinshi, amubwira ukuntu yamukunze, maze amubaza niba yakemera kumubera umukunzi. Fiona yatunguwe cyane, abura n'icyo avuga, azenga amarira mu maso, yumva byamurenze, ntabwo yari azi ko bahuye ngo amubwire ibyo bintu. Prince kubona Fiona atangiye kuzenga amarira mu maso, ubwoba bwaramwishe, atangira gutekereza ukundi, maze atangira kumusaba imbabazi. Ati mumbabarire nimba ndengereye, mumbabarire rwose niba kubwira umuntu nkawe ko mukunda ari ukurengera. Fiona ati oya si ukurengera, ahubwo nyine ni uko ntunguye cyane. Fiona nawe aramubwira ati utuma numva ntuje ntekanye, sinzi ukuntu nabigusobanurira ariko nanjye ndagukunda. Prince ntabwo yigeze abyumva, yagize ngo ahari yumvishe nabi, yahise ahaguruka aramubaza tuvuze ngo iki. Fiona bimusubiramo amubwira ko atari bumusaba umwanya wo kubitekerezaho kuko ari ibintu nawe ubwe yiyizeye neza ko amukunda kandi ko adashobora no kubishidikanyaho kuko nyine yumva amukunda cyane. Arongera amusubiriramo aramubwira ati nanjye ndagukunda. Prince aramuhobera ati mbabarira wongere ubisubiriremo mbashe kubyumva neza. Fiona araseka ati mbivuge inshuro zingahe kugira ngo ubashe kubyumva no kubyizera. Prince ati simbizi nanjye, ahari natuma urinda usarara ukibivuga kuko ntabwo byandambira kubyumva, gusa warakoze kunkunda, ntushobora kumva ukuntu uruhuye umutima wanjye, ntabwo uzi ukuntu ibi bintu bisobanuye byinshi ku buzima bwanjye. Batangiye gukundana, inkuru y'urukundo rwabo nayiza kumenyekana kuri kampani ko wa mukobwa mwiza witonda w'umu IT w'icyitegererezo kuri benshi witwa Fiona akundana n'umusekirite. Fiona bakamuvuga bakamuseka ariko agakomeza kumwikundira, akomeza no kumukunda cyane kandi ntaterwe ipfunwe nuko akundana nawe. Byageze aho Prince aramubwira ati ariko ko kubanza twarakoze amabara, gukundana n'umuhungu nkanjye ubanza ari ibintu bisebeje cyane kuko abantu bose baba bakwibazaho, ese uba wumva ntabwo ufite bwo gukundana n'umuntu uciriritse nkanjye, uba wumva ubukene tuzabuvamo? Fiona ati twembi dukundana ndizera tuzagera kuri byinshi, nitujya inama tugashyira hamwe nta kintu na kimwe kizatunanira. Njyewe ubukene bubi mbona ni ubukene bw'imitekerereze n'imyitwarire mibi. Umuntu muzima ufite ibitekerezo byagutse kandi witwara neza no kuva mu bukene birashoboka cyane. Ikindi kandi nta bukene njyewe mba numva bwandutira kuba ndi kumwe n'umuntu nkunda. Njyewe rero ndagukunda kandi simbyicuza, ndagukunda cyane ku buryo ari ibintu ntashobora guhindura ngo nuko bavuze gusa. Prince yashimishijwe n'ukuntu yabonaga umukobwa amukunda cyane, abona rwose ari umukobwa uzi gufata umwanzuro kandi uzi gukunda cyane. Amaze kubona ko umukobwa umukunda yamubonye, wa musekirite wundi baramuhamagaye, maze Prince ahita abwira Fiona ati mu mezi maze hano mu dufaranga nabonye hari aka business nafunguyemo, navuganye n'uriya musekirite wundi azajya aba ahari, njyewe nzajya mpaza igihe gito y'ubundi nigire mu ka business kanjye. Fiona biramushimisha cyane, biranshimishije cyane n'ukuri ntabwo ushobora kubyumva. Erega mfite icyizere ko uzagera kure hashoboka.
Princess ajya kumwereka ahantu ku kabotike yari yavuganye na nyirako, maze aramubwira ngo riye ngo igihe azaba atagiye ku kazi ngo ntihazajya aba yibereye arimo gucuruza. Nyamara kandi yaramubeshyaga, yabaga ari mu zindi business za papa we mu gihe nyine atari yakiyerekanye. Fiona we ibyo bintu byaramushimishije cyane, ati ibi ni sawa cyane, nuzajya uba wakoze uzajya uva ku kazi uhita uhanyura ukomeze ucuruzi wenda utaha amasaha yigiye imbere. Nanjye nabyifuje kenshi, nari nzi ko nimbona akazi nzahita nshaka kandi kantu nyine nikorera ku ruhande k'aka business. None Fiona yashatse kuvuga ukuntu amafaranga menshi ari Nikita uyitwarira, ahita yifata maze Prince aramubaza ati none iki? Fiona ati none nyine byaranze, ayo mpembwa ntago nyagabanya ibyo nkeneye byose ngo bibemo mbone nayo gushora muri business. Prince aramubwira ati humura, nzi neza ko inzozi zawe igihe kizagera maze zikaba impamo. Hanyuma ahita anamubwira ati mba numva nshaka ko ubukwe bwacu njyewe nawe buzaba vuba, naho twakora ubworoheje ariko bukaba. Fiona kumva ibyo bintu Prince amubwiye ngo ubukwe, atekereje ko adahembwa, yibaza ubukwe azakora akajya gusaba ababyeyi ngo bamukorere ubukwe kandi bazi ko afite akazi. Nuko yumva bimuteye ubwoba, aramubwira ati ubukwe rero nanjye ndabushaka ariko ntago nabwemera muri iki gihe, mba numva tutabukora mbere y'imyaka 3. Yavugaga imyaka 3 kuko muri 2 nyine yagombaga kuzishyuramo Nikita amafaranga yo yose, akumva umwaka umwe uzasigara ari wo nibura azabasha kugira yazigamamo yazanamufasha mu bukwe bwe. Icyo gihe Prince nawe kumva amubwiye ngo imyaka 3 arikanga, aramubaza ati kubera iki? Mbwira byose, ese ubundi kuki mba mbona hari ibintu usa nkaho umishe? Fiona noneho ibanga yari amaranye iminsi nta muntu n'umwe ubizi yarimeneye Prince, amubwira byose biri hagati ye na Nikita n'amafaranga yose amuha igihe nyine bamuhembye. Yahise amubwira byose, amubwira ukuntu atuma nayo ayamuha nabi, agenda amutumamo ibyo kurya maze bakazayakuramo. Prince ati niyo mpamvu nkunda kukubona ujya hanze muri pause ukaza winjiranye n'ibintu buryo ubibishyiriye Nikita ukabimuhereza nyine mu mafaranga yawe. Fiona aramubwira ati yego niko bimeze. Prince akomeza kubabara, ati ubuzima ubayeho ndabuzi, wirirwa ubwo ngubwo umugurira inkoko kandi wowe wanabwiriwe rimwe na rimwe, ariko mbega umukobwa utagira umutima. Prince yararakaye cyane, ati kubera iki ubundi utamutanga, nta bimenyetso ufite? Fiona ati ibimenyetso birahari, n'ubu ngubu mbishatse rwose ibindi byiyongeraho nabibona, ariko ntago namutanga. Ndamutse mbikoze ndabizi yuko bamwirukana cyangwa se akanafungwa, rero nzihangana imyaka 2 nirangira nabyo bizaba birangiye, ubu ngubu hasigaye 1 n'amezi makeya. Prince akomeza kurakara, ati mbega ariko ukuntu abantu ari abagome, ibyo bimenyetso byose ubikusanya ubimpe nzakwereka uko tuzabigenza. Fiona yaramubwiye ati ibyo bimenyetso bishatse nabiguha ariko bipfa kuba atari kumwirukanisha cyangwa se kumufungisha. Prince aramureba, aramwitegereza, arangije aramwenyura, ati ukuntu uri umwana mwiza gusa, reba ukuntu umufitiye impuhwe kandi we nta mpuhwe agufitiye, wowe uze kuza kubimpa ntabwo ibyo utinya biri buze kuza kumubaho. Baganiriye byinshi. Fiona aramubwira ati hari ikindi kintu kimpangayikishije ntakubwiye. Prince ati icyo kindi ni igiki ko numva ubitse amabanga menshi? Fiona amubwira ukuntu boss we yamusabye ko yazamubera umukazana, ati kandi ubu ngubu ntago nabyemera kuko narangije guhitamo wowe. Ati rero sinzi niba nawe amenye yuko dukundana atabirwanya cyane kugira ngo nyine nzashyingiranywe n'umuhungu we. Prince arijijisha agira nk'ibyo bintu rwose atabizi, maze aramubwira ati nuko nguko bimeze, ese uratekereza ko urukundo rwacu yazarurwanya gute? Ko bakwirukana cyangwa se nanjye bakanyirukana? Fiona ati yego. Prince ati ibyo byigutera ubwoba, niyo twese batwirukana tuzashaka ubundi buryo twabaho. Princess akomeza amushimira cyane, aramubwira ati warakoze kunkunda kuri urwo rwego rwo kwanga umuhungu wa boss ukikundira umuntu uciriritse nkanjye. Imana izamfashe nzaguha urukundo rw'inzozi zawe
kandi tuzagerane kuri byinshi. Hashize indi minsi mike noneho Prince yabwiye papa we iby'urukundo rwe na Fiona ko umukobwa bakundana yamubonye ko noneho yanakwigaragaza. Itariki azazira kuri kampani yaratangajwe maze Deborah arashyuha ati umugabo wanjye agiye kuza. Abantu bose bahise batangira no kubimenya kuko yahise atangira kubivuga. Ibanga bamubwiye kubika rwose biramunanira, nubwo n'ubundi yari yaracitswe cya gihe akabibwira Prince arimo kumwinuraho ko atakundana n'umusekirite. Nikita nawe kandi byari uko yaravugaga ati fiance wanjye agiye kuza. Ababyumvaga bose barumirwaga bati ese ni uwande muri mwese ko numva mwese mu mwito wanyu? Umwe yahitaga avuga ati ni boss wabinyibwiriye ubwe, n'undi ati nanjye ni boss wabinyibwiriye. Abantu bakisekera bati tuzaba tureba uzamwegukana. Fiona we uwo mukino yararangije kuvamo kera, nta n'uwo yari yarabwiye ko nawe boss yamusabye kuzamubera umukazana. Gusa umugoroba umwe Prince yaramuhamagaye aramubwira ati Fiona, sinyishidikanya ku rukundo nkunda kuko ndabizi neza ko nkunda cyane. Gusa icyo nshaka kukubwira nuko nyine nk'uko usanzwe uri umunyakuri, genda ube n'umunyakuri kuri boss wawe, umubwire ko umuhungu we naza atazigira bahuza kuko nyine ufite undi ukunda. Fiona aramubwira ati nanjye ibyo bintu nabitekerezaga ariko byanteye ubwoba, ariko nyine nanone nanjye ndumva ngomba kubikora. Yumvaga agomba kugenda akavugisha ukuri, cyane ko yumvaga nyine n'ubundi boss agiye kuza. Yahise afata umwanzuro gutyo kujya kureba boss we, maze ageze yaramubwira ati mumbabarire kuko ntakibashije kuzahura n'umuhungu wanyu ngo tumenyane turebe ko twanakundana kuko ubu ngubu mfite undi muhungu nkunda. Boss arijijisha ati reka reka urimo urikinira ariko hari. Fiona ati oya ntago nkina, ndakomeje kuko umuhungu dukundana arahari kandi ndamukunda cyane, twembi turakundana. Narinje hano nyine kubabwira yuko narangije guhitamo kugira ngo mutazirwa mutekereza ko mpuza n'umuhungu wanyu kuko urumva nyine ntacyo byatanga. Boss yigira nk'uguye mu kantu atari ko si uwo muhungu kuko ukuyemo umuhungu wanjye ninde? Ese urabizi neza ko ari we uzahita aba umuyobozi wanyu? Fiona ati ibyo byose ndabizi ariko nyine narangije guhitamo. Boss yigira nk'aho ababaye cyane aravuga ati ariko ubwo uwo muhungu utwaye ninde? Ese uwo muhungu mukundana ndamuzi? Fiona ati yego uramuzi cyane kuko akorera hano. Boss Gerard ahita amubwira ati akorera hano, yitwa nde? Fiona aramubwira ati yitwa Manase. Boss aratekereza ati Manase? Manase ko numva nta mukozi ukorera hano witwa Manase. Fiona ati rego uramuzi kuko ni umusekirite wa hano. Boss Gerard yahise aseka cyane ati umusekirite? Ese burya umusekirite nawe umubarira mu bakozi? Reka reka rwose uriya nta mukozi uba urimo. Ubwo se waratinyutse ukundana n'umusekirite cyangwa uri muri imvugira? Fiona ati ntago ndimo kukubeshya, niwe dukundana. Boss arimyoza ati ariko abantu babura ubwenge koko, umusekirite ubwo se umukundamo iki? Fiona ati boss ibyo ntago twabijyamo ngo tubyanarize, ariko ndamukunda kandi ndanyuzwe. Nubwo mba numvamo umuseka nta kintu na kimwe gishobora guhinduka ku rukundo mukunda. Boss ati aha ndumva umukomeyeho da, ngaho gumana n'uwo musekirite wawe, nuhindura intekerezo kandi ugasanga warayobye uzaze kundeba, ariko niba ari nako bimeze mukundana cyane urakoze kumbwiza ukuri. Fiona yahise asohoka, umusaza nawe asigara yisetsa ati ariko mbega umukobwa ukunda umuhungu wanjye. Ati ntureba se umukobwa ugukwiriye ni uyu nguyu mwana wanjye, si we warose ataha ngo agere mu rugo ngo iyo nkuru ahita ayigeza ku muhungu we amubwire byose n'ukuntu yabonye umukobwa amukunda cyane. Yamubwiye akantu ku kandi ku kiganiro bagiranye. Prince araseka arishima ati uriya mukobwa arankunda nanjye nkabibona bikandenga, nta bucakura agira, azi gukunda kandi ntajarajare. Iyaba ari undi nashoboraga no kumwohereza ngo aza akubwire kuriya akubwiza ukuri, ariko ntaza akambeshya ko mwavuganye, agategereza kugeza igihe nyine azabonera umuhungu wawe
maze akabona guhitamo hagati yacu, akabona gufata umwanzuro, ariko we siko ameze, nta garuka ateye, yamisemo, arankunda byuzuye, nta wundi ashaka kunsimbuza cyangwa se kumbangikanya nawe. Ndi umunyamahirwe cyane, naratomboye kuba narabonye umukobwa unkunda nka kuriya. We na papa we bakomeje guseka, bakomeza no kwishima cyane ko yamuhaye umukobwa yahoraga yifuza. Buri buke ikirori kiba cyo kwakira umuyobozi wabo mushya, Prince yahamagaye Fiona aramubwira ati numvise ngo ejo bizaba ari ibicika hariya kuri kampani. Fiona ati yego, twiteguye umuhungu wa muzehe Prince nk'abiteguye umwami. Ibaze ko twese iryo zina turizi kandi tutaranamubona. Prince araseka cyane ati se muba mwimajina kameze gute? Fiona ati rwose njyewe naba nkubeshye, gusa mba mbona abakobwa bahariya barashyushye cyane, ntabwo nzi impamvu yabyo. Bakomeje kuganira, hanyuma Prince amubwira ikanzu nziza yazagenda yambaye, ikanzu ye yarazi yambara ikamubera cyane yakundaga, ataba ariyo uzajyana mu kirori cy'ejo. Fiona aramubwira ati reka njyewe iyo mihindo nk'iyo ngiyo ntabwo nayijyamo. Prince ati niba ubyanze wanze kuzayambara, reka nkohereze amafaranga ugende ugura indi nziza cyane nkayo, maze rero nawe uzajye mu bandi ukeye umeze neza. Yego usanzwe uri mwiza ntawe mubirwanira, ariko ejo ni umunsi udasanzwe, ndabona muwiteguye cyane. Prince yarangije kuvuga ayo magambo n'umuntu yari yabwiye kohereza amafaranga Fiona yamwohereje. Fiona abonye amafaranga angana gutyo ararakara ati ayo mafaranga yose ni ay'iki? Ese ntabwo uzi ko tutagomba gusesagura, ko hari byinshi bidutegereje imbere? Prince ati byose ndabizi kandi mba nabitekerejeho neza, wirakara ngo utekereze ko ibyo dupanga byose bizagenda nabi kubera ayo mafaranga nguhaye. Byose birateguye kandi bimeze neza cyane, ikindi kandi nzi neza ko nawe uba ukeneye kwambara neza. Ubuzima ubayeho ndabuzi neza cyane, kubera nyine amafaranga uhembwa ari ntayo. Nimba uza kukwitaho, mbabarira wakira impano yanjye uyishimiye. Fiona ati ndumva nkurakariye, ndakubabarira numbwira yuko nawe uzaza tukaba turi kumwe. Prince ati nari kuzaza ariko njyewe ntabwo ndi umukozi wa kampani yanyu, twebwe dufite iyacu dukorera y'abasekiriti. Fiona ati ibyo ni wowe wenyine n'abo mukorana mubizi, twebwe tuzi ko uri umukozi wa kampani nta kindi. Uzaze kandi njyewe bizanshimisha cyane. Prince yakomeje kumva umukobwa arimo kubimusaba, ahita ahindura imipango y'uko yari yabipanze, kuko yumvaga agomba gukora uko ashoboye kose umukobwa akazabaho yishimye. Maze aramubwira ati ubwo ubishaka nzaza kandi nzaba nambaye neza cyane, nzagutungura. Fiona araseka ati n'ubundi uhora untungura buri munsi. Bukeye umunsi bari bamaze igihe bategereje warageze, hari kuwa gatanu. Icyo gihe nimugoroba nta mukozi n'umwe wakoze, bari biteguye ikirori. Deborah yari yikozeho yaka yambaye nk'umwamikazi, n'ikitareka we sinakubwira. Prince nawe yari yambaye neza cyane, yabwiye Fiona ngo aze kuza kuhagera hakiri kare, babe bari kumwe biganirira hanze mu gihe ibirori biraba bitaratangira. Icyo gihe Fiona yari yaguze ikanzu nziza cyane, yambaye neza, asa neza, ariko abonye Prince ukuntu asa arikanga. Yabonye ukuntu yambaye, areba ukuntu ameze, yumva n'ubwoba buramwishe. Aramubwira ati uzi ko wagira ngo ni wowe mushyitsi dutegereje uyu munsi, wambaye neza cyane ku buryo mfite n'ubwoba bwo kugukoraho ngo ngusuhuze, kuko ndabona naba ndimo kukwanduza. Prince kumva ayo magambo ya Fiona ukuntu arimo kumutakagiza cyane, aramwenyura ahita amuhobera cyane, aramubwira ati ngaho ishyura, dore noneho birenze kunkoraho uranampobeye. Fiona araseka ati byose ni wowe bitangiye. Prince nawe yakomeje kumwitegereza, aramubwira ati uri mwiza cyane kandi unambaye neza cyane, urabiriwe. Fiona aramushimira, hanyuma akomeza kumwitegereza yatunguye cyane, ati wambwiraga ngo uri buze kuza kuntungura, none ko kuranyemeje. Fiona yakomeje kumwitegereza cyane, abona ukuntu yambaye neza, ukuntu aberewe, ukuntu ameze, yumva ibyo bintu biramurenze. Yari asanzwe abizi, anabibona ko ari umusore w'igihagararo, umusore umeze neza cyane, ariko uko yamubonaga muri uwo mugoroba yabonaga byamutunguye cyane. Yageze aho aramwongorera
ati ariko ndabona twahinze wagira ngo tugiye gusezerana. Prince aramwenyura ati ho tuzaba dusa neza cyane tunambaye neza cyane kurenza ubu ngubu. Fiona yahise ashaka gufata ifoto ariko Prince arabyanga. Fiona arababara ati ariko se kubera iki udashobora kwemera ko twifotozanya n'inshuro zose njyewe nahereye nguhereza amafoto yanjye? Ibaze ko njyewe buri gihe nguha amafoto yanjye ariko wowe akaba nta n'ifoto yawe n'imwe urampereza. Ese wowe wumva ntayikeneye? Prince ati humura, nyuma y'ibi birori noneho nushake uze kuza twifotozanye njye nawe, aba ariko gahinduka akazi tunarinde tugeza mu gitondo tukirimo kwifotozanya. Fiona ati kubera icyo uvuga nyuma y'ibi birori? Prince ati aka kanya simfite ukuntu nabigusobanurira ariko ngusezeranyije ko turi bwifotozanya amafoto menshi cyane kandi meza. Iruhande rw'aho bari bahagaze hahise haza abandi bantu bahita binjira muri sale ngo abe ariho bakomeza kuganirira. Fiona yahise akomereza aho bari bagereje aramubwira ati nibwishimire gutunga ifoto yawe, ikindi ni ukuntu nzishimira kumenya iwanyu nkanamenya abagize umuryango wawe. Prince ati humura nubishaka nituva hano uze tunyure mu rugo, kandi papa wanjye nawe arashaka kukubona cyane, ndizera ko ndakora uko nshoboye kose mukarara mubonanye. Fiona arishimye cyane ariko barebye imbere bahita babona Nikita anyuzeho yihuta cyane. Yagendaga yerekeza aho ibyicaro bya Prince byari biteguye, atangira gutongana n'abahateguye ati siko mwagombaga kubigenza, mwagombaga kubitegura hariya hirya niho bagombaga kwicara. Ako kanya arimo kwisararanga aho ngaho imbere, Deborah nawe yahise aza ati ni njyewe wababwiye kubitegura nk'uko babikoze. Nikita arababara ati none se wowe watangaga amabwiriza nkande? Abakobwa batangiye gutongana, batangira gushwana ariko bageze aho batangira gucisha make kuko babonaga hari abantu benshi batangiye kubareba ariko buri wese wabonaga umujinya wamwishe. Fiona aho yari yicariye yarebye ukuntu barimo gushwana, bashwanira umuhungu batarabona, maze atangira guseka. Asetse Nikita ahindukiye aramubona, umujinya uramwica ahita agenda amusanga, maze nk'uko yamenyereye kumugira umucakara we ahita atangira kumubwira ati ngaho haguruka ugende ujye kunzanira icyo kunywa mu gihe abashyitsi batarahagera. Fiona agiye guhaguruka, Prince ahita amufata akaboko yanga akahaguruka, maze abwira Nikita ati kuri iyi nshuro ntahari buke. Nikita aramureba ubona atabyumva, aramubwira ati uvuze ngo iki? Prince nta n'ubwoba na bukeya aramureba aramubwira ati ndakubwiye nyine ngo nta hantu na hamwe ari buke, wamenyereye kumugira umucakara we ariko kuri iyi nshuro nta hantu agomba kujya, nta n'aho azongera kujya. Maze ahita areba Fiona mu maso aramubwira ati hani ntuhaguruke, ntugire ahantu na hamwe ujya ndakubujije. Fiona ubwoba bwaramwishe kubera ukuntu yabonaga Prince arimo kubwira Nikita nta bwoba na bukeya, kandi yari azi neza ukuntu Nikita ari umuntu ukomeye cyane na boss amwemera anavuga arikijyana. Ubwoba buramwica yuko rwose ibyo nibirangira bari buhite babirukana. Fiona abwira Prince ati hani ndakwinginze reka ngende batazanyirukana. Prince aramubwira ati ariko kubera icyo ufite ubwoba indi kwirukana, ndavuze ngo ntugire aho ujya. Nikita wari usigaye yuzuye ubwirasi ati wowe ubundi umvuguruza nkande, ubundi ninde wakubwiye kwinjira hano? Ese ko hahuriye abakozi ba kampani yacu hahuriye n'abasekirite? Ngaho soko usanga abasekirite bagenzi bawe. Prince ntabwo yigeze arakara habe na gake, ahubwo yarasetse aramureba aramubwira ati nibe nanjye ubu ngubu ndi umusekirite, wowe mu minsi iri imbere ushobora kuzashaka ahantu ukora n'icyo gisekirite ukahabura. Nikita yahise arakara cyane ahita ahamagara wa musekirite wundi ati ngwino usohorere uyu musekirite witwa Manase. Uwo yarahamagaye aramubwira ati uramenye rwose uwo nguwo nta muntu n'umwe wamukoraho, bampaye amabwiriza y'uko ibigendanye n'imikorere ye byose bizajya bigenwa na boss Gerard. Rero niwe muntu wenyine ushobora kumpamagara akambwira ngo nize musohore nkaza, naho ubundi rwose ntago nahaza, reka si bagiye kunyirukana. Niba ushaka ko nza nkamusohora koko hamagara boss Gerard aba ari we
munyibwirira naho ubundi sinamukoraho. Nikita ararakara cyane ati yigize igitangaza, boss agomba kuzansobanurira neza iby'uriya musekirite wumvuguruza uko yishakiye. Ako kanya Nikita yahise yakira indi call ivuye kwa boss Gerard imubwira iti reka abantu bose bitabira ibirori by'umwana wanjye uko babishaka, abakirina, abasekirite n'abandi bantu bose babishaka, ntugire n'umwe uheza. Aramubwira ati mwitegure kandi musabe abantu bose binjiye muri sale kuko njyewe n'abashyitsi tugiye kuhagera. Nikita yahise akupa ariko yumva nikanzemo kubera ibyo boss Gerard yari amaze kumubwira. Yahise avuga ati byanze bikunze uyu muhungu ashobora kuba afite ahantu ahuriye n'uriya musaza. Yahise yigendera ariko agenda akubitira agatoki ku kandi avuga ati byihorere, uretse Prince ze nitumara kumenyerana twaramenyanye cyane, kiriya gisekirite rwose azahita akirukana. Ukuntu kinsebeje uretse rwose ibyacyo ntabwo bizoroha. Abantu bose bahise batangira kwinjira ariko barebaga aho Prince bo bari bazi nka Manase yicariye, bakavuga bati uzi ko ari mu gihugu cyiza cyane yavamo umugabo mwiza. Bakavuga bati ariko se bimaze iki kandi ari umukene? Ntacyo bivuze kuko n'ubundi ubwiza bw'umusore ni ifaranga, none we nta kofa afite, kiriya gihagararo cye na kuriya ameze rwose nta kintu na kimwe bivuze. Abantu bakomeje kwinjira maze nyuma y'akanya gato n'abashyitsi batangira kwinjira. Barinjiye bose batangira kuraranganya amaso bareba ko babona Prince bari bamaze igihe kinini bategereje ariko ntibamubona. Bakavuga bati ko tubona binjiye bose ari abapapa bakuze, ubu ngubu koko uwo muhungu ari he? Bakibaza bati none se umuhungu wa muzehe nawe yaba amaze kuba umugabo mukuru nk'uko turimo kubona bariya bose? Amatsiko yakomeje kuba amatsiko, bigeze aho boss Gerard arahaguruka afata ijambo. Yabashimiye ukuntu bakoranye mu myaka yose yari ishize, ababwira byinshi yifuzaga kubabwira, maze ababwira aho kampani yavuye n'aho igeze. Ababwira ko umuyobozi wabo mushya azakomereza aho yaragereje. Yarababwiye ati ndabizi mumaze iminsi myinshi mufite amatsiko mumutegereje, uyu munsi dore ni uyu nguyu rwose wageze, muhumure mugiye kumubona. Prince aho yari yicaye yafashe ikiganza Fiona ati ndagusabye uze kugira umutima ukomeye, ndakwinginze kuri uyu mugoroba wihangane ntagire ikintu na kimwe kigutungura ngo kigutere stress. Ndabizi neza ko uri buze kuza gusobanukirwa byose, ikindi kandi umbabarire ko ntakubeshye ko ntabashije kukubwiza ukuri. Fiona byaramuyobeye ati ariko si ibintu urimo kumbwira ni ibiki? Nsobanurira neza. Ntacyo aramusobanurira. Bahise bahamagara umuyobozi mushya wa kampani Prince ko yahaguruka akaza imbere y'abantu bose. Agihaguruka aho yari yicaye abantu bose batangiye kumwitegereza cyane, batangira kujujura, abandi bakabazanya bati ibi ngibi turimo kubona ni ibiki? Ibi ni ibiki koko? Abantu bose byarabacanze bibaza ibyo ari byo birabayobera, none ariko byagera kuri Fiona we bikaba ibindi bindi. Prince yageze imbere ahurana na papa we. Papa we ati nguyu umuyobozi mushya wanyu mwese hano mwari mwiteguye kubona muri uyu mugoroba. Mwari muzi ku izina rya Manase ariko yitwa Prince. Icyo gihe Nikita na Deborah bashatse nko kurigita neza neza. Wa mukirina Oliva nawe wari waje aho ngaho yaje kwirebera, yabonye ukuntu uwo yanze ngo ntiyakundana nawe ngo ni umukene ngo ni umusekirite ari we muyobozi wa kampani, yumva neza abuze nkaho yakirukankira. Gusa n'ubundi Prince yari yarahise amuca amazi kubera imico ye n'ibitekerezo yumvaga afite, kubera n'ibintu nyine yakomezaga kumubwira ngo babe bari kumwe biryohereza bahana ibyishimo. Ibyo bintu Prince yabitekerejeho aravuga turiya buriya nta mukobwa umurimo pe. Bose bari bakomeje kumwitegereza. Fiona nawe nubwo byabanje kumucanga ariko yatekereje ku magambo yamubwiye mbere y'uko ahaguruka, yumva agomba kwiyumanganya kuko yari azi neza ko nyuma y'ibyo byose ari buze kuza kumusobanurira akamubwira impamvu ya byose n'impamvu yamuteye kwihinduranya. Gusa ariko nawe yumvaga atari buri buze kuza kurota birangiye ngo amubwire byose. Prince nawe yaje gufata ijambo maze arababwira ati
mwese ndatekereza ko amaso ataraya kuko mwanshiyeho kenshi gashoboka, gusa igihindutse ni uko mwari musanzwe munzi nka Manase w'umusekirite, none ubu ngubu mukaba mugiye gutangira kumenya nka Prince w'umuyobozi wanyu mushya. Yababwiye byinshi icyo gihe, ababwira ibyo yifuzaga kubabwira, ariko ageze aha ababwira n'ukuntu akazi yahereyeho akora ku busekirite katumye hari amakosa amwe n'amwe yagiye abona atari buzigire amenya, maze anasaba abayakora kwisubiraho, ati usibye ko harimo n'amakosa aremereye cyane umuntu atakihanganira. Ako kanya Nikita yahise agira ubwoba bwinshi cyane kubera ibyo yakoreraga Fiona n'ukuntu yari azi ko bakundana, maze atangira gusenga akavuga ati Mana umfashe irya none nibatanyirukana Fiona ntabwo nzongera kumusaba amafaranga ye. Nyuma y'ibyo yababwiye noneho ko ari igihe cy'ubusabane ngo basangire bishime kandi barusheho no kumenyana. Mbere y'uko ariko bajya muri ibyo birori by'ubusabane, yababwiye ko hari ikindi kintu ashaka kubabwira. Ababwira ko ashaka kubanza gushimira abantu bose bamubaye hafi bakamufata nk'ikiremwa muntu ubwo yari akiri umusekirite. Arababwira ati hari abo twabaye inshuti ariko hari n'abo byarenze ubucuti. Yahise avuga ukuntu ashimira umukobwa w'igitangaza wamwikundiye akamukunda azi ko ari umuntu uciriritse w'umusekirite nta kintu na kimwe agendeyeho. Ati ibi ntaho bihuriye n'akazi ariko bibaye ngombwa ko mushimira cyane nkanavugira imbere yanyu mwese ko mukunda cyane. Abantu bose bahise bahindukira bareba Fiona. Fiona yahise ashiduka abona isi yose irimo kumwitegereza cyane, wagira ngo ni nubwo bwa mbere bari bamubonye. Prince nawe ahita amuvuga mu mazina ko ari we mukobwa yihebeye, hanyuma ahita anamusaba guhaguruka akaza imbere. Muri icyo gihe abantu bose batangiye gukoma mu mashyi, Fiona nawe agira isoni zo guhaguruka kubera ukuntu abantu bose bakomezaga kumureba cyane. Yabonaga isi yose imuhanze amaso, yumva ibyo bintu bitangiye no kumutera isoni nyinshi cyane. Prince nawe aho yari ari arabibona, ahita agenda amusanga amuhagarara imbere ngo amuhagurutse maze amuhereza ibiganza. Fiona disi nawe ibyo bintu bimutunguye gutyo bitangira kumuriza. Prince atangira kumuhoza anamubwira ukuntu amukunda cyane ndetse akomeza no kumushimira cyane ko yemeye kumukunda. Amaze kumuhagurutsa bahise batambuka bajya imbere, abantu bose babahanze amaso, bose bahindukiye barimo kubitegereza. Fiona disi wahoraga yifuza ifoto ye akanifuza ko bakifotozanya, noneho si amafoto gusa yabonye kuko n'amavideo yarafashwe. Byari bicika, batambukaga intambwe ku yindi, kamera z'abantu bose aribo ziriho. Ibyaha imbere birangiye bahise bajya kwicarana maze bakomeza no gusangira. Ibyo byose b'abakobwa bose barabibonaga bagatangira kwicuza amagambo bamubwiye, bakicuza ibyo bamukoreye byose, maze Nikita akicuza ukuntu yamukubise urushyi n'ukuntu mu kanya kari kamaze gushira yashatse kumusohora ku ngufu anamukangisha kumwirukana. Barebaga ahantu Fiona yicaye, ukuntu bicaranye bameze neza barimo guseka basangira, maze bakibuka n'ukuntu abantu bose bamusekaga agakundana n'umusekirite, bakumva bagenda bakamusaba imbabazi kubera amagambo yose bavuze. Deborah yibukaga amagambo yose yamubwiye, akumva neza neza ijoro rimwikubiseho. Nikita we yanatashye icyo gihe ibirori bitarangiye kubera ko kubyakira byari byamunaniye, yumvaga yabaye nk'umurwayi. Weekend irangiye basubiye mu kazi, maze icyumweru gishya banagitangira, umuyobozi wabo mushya nyine ari Prince. Nikita icyo gihe yaje mu kazi ariko aza aseta ibirenge n'ubwoba bwinshi cyane, maze ahita ajya kureba Fiona aramubwira ati umbabarire ku byo nagukoreye byose kandi ndakwinginze ngusabire imbabazi ntibanyirukane kuko kubivugaho ndabizi ko wabimubwiye kuko mu nama yavugaga amakosa yose nkumva wagira ngo ninjye barimo kuvuga. Fiona nta kindi kintu aramubwira, Nikita yahise yakira ibaruwa imwirukana kuko mu igenzura Prince yari yarahise atangira gukora kuva yamenya amakosa ye. Yari yarasanze atari Fiona wenyine yatse amafaranga, hari n'abandi bantu yagendaga yasaba. Yarirukanywe kandi asabwa gusubiza amafaranga yose y'abandi yari yaragiye atwara. Yasabye imbabazi ariko byabaye iby'ubusa, nuko birangira yirukanywe. Abona nta kundi yabigenza kuko rwose ibimenyetso bifatika byari bihari
niyo babijyana mu nkiko byari kumuhama. Nikita yabuze akazi ke gutyo ahita avuga ati nahoraga mukangisha kumwirukana, none ninjye utashye, numvaga nkomeye nta wankoraho, none reba ibimbayeho. Uwashaka yajya avuga aziga. Yambwiye ko ako kazi k'ubusekirite ndimo guseka mu minsi iri imbere nshobora no kuzagashaka nkakabura, none reba koko ndi umushomeri, n'ak'ubuzamu ntako mfite, iby'iyi si ni gatebe gatoki. Nikita yatekereje byinshi aricuza, ariko nta kintu na kimwe yagombaga gukora ngo akosore amakosa yose yari yarakoze mbere, byari byararangiye. Yabuze akazi gutyo abantu bose batangira kwisekera bati nimurebe wa wundi wirirwaga adukangisha ngo niwe uzaba uri umudamu w'umuyobozi wacu, none nimurebe n'ak'ubukirina ntakagifite. We na Debora kubera ukuntu bari barirasi cyane barigihinduye abandi bantu badasanzwe, kampani yose yatangiye kubaseka cyane no kubaserereza, ku buryo Debora we yabaga yumva yanakihisha asigaye afite isoni nyinshi cyane. We na Oliva wa mukirina iyo bahuraga na Prince bahitaga bubika umutwe cyangwa se bamutanga kumubona bagahita baca izindi nzira kubera ibimwaro. Iyo nkuru yose kandi y'ukuntu abakobwa batatu babwiwe ko bazahinduka abakazana bo wari boss wabo, n'ukuntu Prince yihinduye umusekirite bari barayimenye. Bose bashimishwaga cyane n'ukuntu Fiona yamwikundiye kandi bakanatungurwa n'ubuhanga bwa boss Gerard wazanye icyo gitekerezo. Baravugaga bati ntihakagire usuzugura umuntu kubera imyenda yambaye cyangwa se akazi akora, kuko hirya y'iyo myenda ye ashobora kuba ahisha ikindi kintu. Fiona na Prince bo bakomeje kwikundanira cyane kandi bakanakora uko bashoboye kose ngo kampani ikomeze gutera imbere cyane. Urukundo papa Prince yasabiraga umuhungu we yararubonye kurenza n'inshuro nyinshi cyane uko yabitekerezaga, kuko ntago yatekerezaga yuko umuhungu we ashobora kugira umukobwa umukunda cyane, urukundo rutavangiye nk'uko Fiona yamukundaga. Baje kubana bakora ubukwe bakomeza kwikundanira cyane, ntago urukundo rwabo rwigeze rucogora, ahubwo rwakoraga umunsi ku munsi. Bari baryohewe n'ubuzima, buri wese yumvaga mugenzi we amubereye impamvu yo kubaho kubera urukundo bari bafitanye. Nubwo amafaranga yari ahari bafite byose bakeneye, ariko si yo yabahaga umunezero kurusha uko bakundanaga. Bo babonaga urukundo bakundana rutagira ikiguzi na kimwe, kuko baruburiraga igiciro. Mwakoze cyane kubana natwe, aha ni inkuru yacu y'urukundo rwa Prince na Fiona tuyisoreje. Mwakoze cyane kubana natwe mukayikurikira. Abantu mwese mukomeza kudukurikira muhora mwiteguye kubana natwe, turabashimiye cyane kandi turabakunda cyane. Ngaho rero muze gutanga ibitekerezo byanyu kuri iyi nkuru, mutubwire uko mwabyumvishe. Ese kuko byari bikwiye kuba ari abakobwa bitwara kuriya bagatangira kwirata cyane kubera ko bari babwiwe yuko bazaba bakazana ba boss? Ese byari bikwiye yuko Nikita umujinya umukoresha kugeza naho akubise urushyi sekirite? Ni byinshi twabonye muri iyi nkuru, ngaho nimutubwire mutange ibitekerezo byanyu kuko ni ingenzi cyane. Ese koko nk'uko Oliva yabitekerezaga, umukene ntagashaka undi mukene no kugusubiza inyuma, cyangwa urukundo rwubahwe? Reka dusubikire ahangaha tunitegura kuzumva indi nkuru nshyashya tuzabagezaho ubutaha. Imana ikomeze kubarinda no kubanezeza. Ndabakunda cyane, mwari kumwe na Neema. Imana ibarinde.